bibaye ngombwa ko manura nkongera nkayisitatinga. Buriya baba batubuze ntuze nta kibazo cya network ngewe nari mfite. Buriya baba bakoze icyo bita kuripotinga ntuze. ariko noneho uratwumva Iyi ndabumva. Buriya bari bayiripotinze cyane ku buryo bigeraho ngaho igahanginga igahama hamwe. okay. ariko twe twakumvaga Nabibonye ko mwe munyumva ariko mwebwe hejuru ngo ntabwo babaribonaga. ntabwo batubonaga, ntabwo batwumvaga. Ntabwo babumvaga. Ariko se njye nicyo kintu kinyobera, kuki bafata ntuze bakayipotinga from nowhere? Ubu ngubu muri makeya niki tuvuga kibi kitemewe n'amategeko gishobora gutuma bagira. Ntekereza ko abayiripotinga ari abantu nyine badashaka ko abantu baganira, bashaka kubacecekesha, cyangwa se nk'uko twabivugaga mu kanya, bamwe baba bifuza ko abantu bigira ibicucu bakigira ibigoryi kugira ngo bashobore kubaho. ngira ngo bifuza ko twese ariko twamera, ariko ntabwo bazabigeraho, ntabwo bizashoboka. Nge nahoze mbabwira ati nujya no kureba mu bantu benshi bakomeye bapfuye, nk'urugero Sina Paul Rwigara nta kindi yapfuye, yazize amafaranga. Reka tujye ku muntu bita Patrick Karegeya. Patrick Karegeya yazize amafaranga, kuko Patrick Karegeya ntabwo yazize amafaranga, yazize yuko bakoranaga nabo bakaba bari baratandukanye. Hoye ntabwo uzi intandaro yabyo, rero nababikubwiye igice. Patrick Karegeya yahuye na Kabuga, bamuhaye mission ya Kabuga. Ahuye na Kabuga, Kabuga aramwicaza, aramusobanurira amateka y'igihugu, amusobanurira uko ibintu bikora, amuga ati n'ubundi nawe niyo wanyica nonaha ntabwo uri bugende ngo ubeho. Noneho amufasha icyo bita finance. Urumva iyo wahuye n'umuntu nk'uriya ntabwo wamuva mu maboko ntacyo akumariye. Amuha finance, umwana atega indege asubira i Kigali. Yasubiye i Kigali, rero amakuru ariyo. Ni ukuvuga ngo iyo niyo ntandaro yabaye gushwana ko hagati y'ubuyobozi bwa Kigali n'uyu mugabo ubona. aragenda arashaka kugira icyo avuga. Reka tubanze duhe ijambo Raki arangize, hanyuma ubwo Kangaru nawe musharinge kugira ngo tubongere tubone network twongere tuganire. Kandi mbanje kubiseguraho kuba basumbuwe, sinavuga kubasumbwa, sinzi bibaye mbiseguyeho. Kangaro turakura mu kijwi na Gasaro, welcome back. ariko ako kantu muba mushyizemwo nk'umuntu wipfiriye anizwe muri hoteli, ibyo ni ibiki muba muvuga? Okay, ntabwo ari yariyo ntuze, nta nubwo byari ibyo topic today. We can leave that aside. I think you need to be very careful. These are very sensitive topics. Nta mpamvu yo kuzana abantu bapfuye hano. Nubwo ntazi ibyo murimo, wenda mushobora kuba mwaje mu kiriyo. Oya, uje kuvanga ibintu wiza gutera isereri hano rwose. Gahunda y'uyu munsi, umuntu uyobora gahunda arahari, reka myutinge ngewe. Uyobora gahunda ari utanga ijambo ry'abatangiye kuzana isereri. Gahunda y'uyu munsi, gahunda tuganiraho, kandi igihe umuntu uzana ibintu by'isereri ntabwo. reka twumvikane. Ngira ngo twari tunageze ubundi topic y'uyu munsi ni ukureba impamvu abantu bahunga igihugu cy'u Rwanda, hanyuma tukibaza niba binashoboka ko mu gihugu dushobora kubanamo bitabaye ngombwa ko bamwe baba impunzi, cyangwa se ko bamwe birukana abandi mu gihugu cyabo. Ubundi iyo niyo topic twaganiragaho. Hanyuma hajemo ikibazo cy'abantu bagiye bicwa cyangwa se
bakazira imitungo yabo, bakazira ibintu byabo. Aho niho haje no kugera aho bavuga ku bya Karegeya. Ngira ngo buri wese yenda ariko hano ashobora kuba afiteho amakuru ndibaza atandukanye. reka nabyo mwabivuze ariko mwe kubivuga nabi. Patrick yari external intelligence. External intelligence muzi icyo bivuga? Turabizi. ni umuntu ukorera hanze y'igihugu, ashobora gukorera hanze y'igihugu mu akora bumaniko iki bwiwe, nta akora kindi. iki None Intelligence se intelligence atara ni iki? amakuru Hano aneka ntabwo turi muri classe kangaro. no Vuga igitekerezo cyawe, hano nta urumva muntu uza mwebwe abanyarwanda That is not a mwebwe lecture. the problem of You are not Rwandans, lecturing you here. pretend to know things you Express don't your know. ideas. I Express I your am ideas. mureke twumvikane, Okay. mureke twumvikane tugaruke no kuri topic yacu. urumva nk'ubu already munsobanuriye ibintu bitari byo, kuko mu kazi ke harimo kuganira n'impunzi hanze kugira ngo zitahe, ariko ibyo ntabwo ari byo muvuze. So umubano we na Kabuga rero wari ushingiye ku gucyura impunzi, ariko Wiza ko iyo propaganda ntabwo ishoboka. njye Ni ntabwo gute nkora we bajya propaganda. gucyura umuntu bashyiriyeho $5 million ngo ari wanted? Ariko uyu muntu muzanye hano aje kuba confusing ntabwo abantu. banzanye nizanye Umuntu ari wanted. nizanye nta Umuntu ari wanzanye wanted. yizanye Oya. Hano kugucyura impunzi. Hano ni ukuganira, umuntu ufite amakuru ashobora kuyavuga. ya njyewe icyo ndimo kunenga Nta muntu tunigana ijambo hano. umuntu wapfuye. Ntabwo iyo umuntu apfuye bivuga ko mugomba kumuvugira ibyo mushatse. N'uyu arashaka ko mpfa kuko aravuga ngo uyu muntu bazanye, njye nizanye, mbonye urubuga ndijyamo. So urumva ikibazo cy'abantu ba RPF, iyo umuntu aje atumvikana nabo, adatanga ibitekerezo nk'uko babishaka, bamwifuriza gupfa. This is not the case. Ntabwo dushobora kwifuriza abantu bose gupfa. Come on, guys. We live in this world for a short time. Why do we have to live it in crisis? None umuntu wapfuye nawe tukamusiga ibyaha atanazi, adahari. I think we need to live a life. We need to actually embrace ourselves to this life. Ababasha kubaho bakabaho igihe, niba ari imyaka 2 nangwa ari 3 nangwa ari 10 50, hari n'ababayeho 69 twakoze celebration, hari n'abazabaho 100. Ariko ntabwo dushobora kubaho turyana. Nta muntu ugaburira undi, umuntu wese azi uko abaho. Ariko igihe duhuye tuganira tugomba kuvugisha ukuri, nta mpamvu yo kubeshya. Turabeshyira iki? Hanyuma Marara, ngira ngo yenda nari gusubiremo. Ngewe banyita Kangaro hano muri aka kantu. Witwa Kangaro? Kangaro. Kangaro hano mu mihanda. Mihanda? Topic twari turiho ni iyo ngiyo yo kubona ko nuko numvise umuvandimwe yari arimo kuvuga ibintu numva bitabasha, ntago nabasha kubyuza, ntago numva nabikacanga kabisa. Ni byiza hano icyo dushimira Finatunga nuko nta muntu anigana ijambo. Umuntu wese ushaka kugira icyo avuga, ufite amakuru. Mbona umuntu w'umugore wibyinira hano, wifitiye utwana twiza, wibyinira, nuko namumenyeye hano. Ntabwo muzi, uyu muntu ntabwo muzi, ariko n'umwana mwiza. Ngize Imana nabona nambaye, ariko wazamaye namba wa mujinga. Hano rero nta muntu uniganwa ijambo. Ufite amakuru arayatanga, ushobora kunyomoza wabeshye nawe akabikora. Ngira ngo ubwo aho ngaho ngira ngo umuntu yagushimira ko ushoboye kutubwira ko biriya Lucky yavugaga hari ukundi ubizi. Ubwo yenda niyo topic nayo dushobora kuzayishakira ikindi gihe
ivuga ku kazi abantu bamwe iriya na yari bamwe na bari bashinzwe. gahunda yari iriho icyo gihe ntabwo yubahirijwe, ni nayo mpamvu yapfuye, ko yayikoze uko yibazaga ikwiye gukorwa, ariko ntabwo ariko byagenze. Hari ibintu byinshi byabaye. Gahunda kwari ugucyura impunzi, gucyura impunzi kugira ngo zigaruke mu byazo, kugira ngo igihugu cyubakwe, nibyo bintu bamushinje. Arangije agezeyo akora ibyo bamubwiye gukora, ariko ibyo bamubwiye gukora ntabwo ari byo bifuzaga, ko bifuzaga ko abantu batsindwa ishyanga, bifuzaga ko imitungo yabo itazagira abayikurikirana. Ibyo bintu byose ntabwo ariko yabyumvaga. Hari ibintu byinshi byabaye wa muvandimwe we. none se ubwo umuntu yavuga ko komisiyo cyangwa akazi ke bakamusobanuriye nabi cyangwa niwe wakumvise nabi? Ntabwo none se ubu ngubu njye ndi hano kubera iki? Ntabwo simbizi. Ntabwo abantu bose bumva ibyo ubabwiye gusa. Hari ikintu mu Kinyarwanda bita umutimanama w'akaremano w'uburere, n'aho uvuka n'ishuri wizemwo n'abo mwakuranye n'ibiki byose. Uriya Karegeya nta nubwo yari ari no ku rugamba, igihe cyose yiberaga hanze. So kugira ngo umwigishe kwica byari bigoranye, guhemuka n'ibindi. Ntabwo ndimo kumuvugira kuko yapfuye, ntabwo ndi umuvugizi w'abapfu, ariko uko muzi ibyabaye nta gitangaza, ntabwo yari bwemere, kandi n'ingaruka zabyo murimo kubibona uyu munsi. Ngiye mvugira mu migani. ariko rero hari intuze twari dusanze turi kuganiraho, sinzi nimba bayibagiwe, yenda hari icyo nawe wabivugaho, sinzi nimba Manuel yakunyuriramo. Network yawe yari yabaye ikibazo. Yego, ntabwo ari iyanjye, ni bari ku reporting live. Bahakinze. Baguteye. Baguteye. Ntekereza ko ibyo twaganiragaho ngira ngo ni ibyo ngibyo Kangaroo. Yenda nawe icyo kibazo twakikubaza kubera ko abandi ngira ngo barimo hano bagize icyo bakivugaho. Ubona aho ibintu bihagaze ubu ngubu ku bijyanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ari iki cyakorwa kugira ngo tureke kugira impunzi, kugira ngo igihugu kireke kugira impunzi, abantu babeho mu gihugu nta kintu batekanye? na kimwe dushobora gukora cyabuza impunzi kubaho, kuko icya mbere wise ko dushyira kuri pause. Turakumva ariko turakumva. Urabona ikibazo dufite uyu munsi, cyane cyane abanyarwanda, bisa nkaho dutekereza ku kibazo cya Kongo cyane kuruta gutekereza ku kibazo cy'abanyarwanda. Impamvu ni iyi. Impamvu ni uko abanyapolitike hari ukuntu bibaza ko ikibazo cya Kongo gishobora gukemura ikibazo cy'u Rwanda, kandi ikibazo cya Kongo cyatejwe n'u Rwanda. So kumva rero ko Kongo ishobora kuzaba ari cyo gisubizo cy'u Rwanda, ngiye ku bwanjye mba numva dutaye umurongo, kuko bisa nkaho iyo ikibazo cya Kongo kigiye kuri platform kikavugwa mu mahanga, kikavugwa hirya no hino ku isi, abanyarwanda batumvikana na leta ya Kigali barimwo nanjye, baba bumva ko ngo u Rwanda rwatsinzwe igitego. Ntabwo ari uko nguko ikibazo cy'u Rwanda cyagombye gutsemuka, kuko cyane cyane ko ubu igihugu cy'u Rwanda gisa nk'icyatanzwe, ntabwo kikigira ba nyiracyo. Hari abanyarwanda babaga i Rwanda mu myaka za 90, 80 na nyuma yaho, bari bazi ko bafite igihugu. Hari abo banyarwanda bavuyemo n'abahunze, ntabwo nge ndimo
kuko n'ubundi njye ndi umwana w'impunzi, ubuhunzi ntacyo buntwaye, aho ngiye hose banyemerera gutura. Hari ibihugu byemera impunzi bikazemerera no kuba bene gihugu, birimwo naho ngaho mwese muri. Ariko iyo uri aho hantu uba ufite ubwenegihugu, uba ufite uburenganzira nk'ubw'abandi baturage, ariko uba wumva ko hari inkomoko yawe wagombye kwisanzuramo. Ntabwo dushaka kujyayo ngo tunature. Nge ntabwo nkeneye kujya i Rwanda ngo ntureyo. Ntabwo nkeneye no gukorerayo ubucuruzi. Hari ibihugu by'abaturanyi cyangwa n'ibihugu bya Afurika y'Amajyaruguru, aho igishoro ugishyirayo kikunguka. Ariko ikibazo ku ivuko igihe cyose umuntu aba akeneye kuhamenya, ugakenera no kujyanayo utwo twana twawe tukahabona, tukabasura, tugasura n'izo nzibutso zanyu z'abapfu, kuko nibyo mwahisemo. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni ukuba igihugu cyacu ubutaka burimo gutangwa, abaturage barasoreshwa ku kirenga. Umuturage ushatse gukora ngo yunguke agomba gutanga umubare runaka. Ntabwo nshaka gutanga percentage kuko baraza kuvuga ko nababeshyeye, usibye ko batajya banatanga imibare yabo, ariko baba bashaka 25% ijya muri RPF. Reka nkubaze, ushobora gutanga umusoro ugatanga ukishyura abakozi, ukinvesta muri business yawe, warangiza ugatanga na 25% y'inyungu muri FPR, ukambwira ko ubwo bucuruzi wabo ukora ute? Namananiza. Ibyo ntekereza ko itonde kanguru hari akabazo nari mfite nashaka kukubaza aho ngaho. Byo ntekereza ko kuba wacuruza cyangwa se wakora muri izo condition bitatuma koko utera imbere, keretse hari uburyo ufite yenda wumvikanyemo n'abantu ku buryo uca ku ruhande ayo mategeko bashyiraho. ni ya 25%. Ariko noneho akabazo nari mfite ni kamwe wavuze ngo abanyarwanda cyangwa abanyapolitiki bose ngo babona igisubizo cy'u Rwanda muri Kongo, bibyo ngo ntabwo bishobora gutuma ibintu bishobora guhinduka mu Rwanda. Ese twavuga ko abanyapolitike bose bari uko batekereza? Urumva njyewe ibyo nari ndimo kwereka. Niba ushaka ko tuvuga politike, hari urubuga nari ndimo rw'intore aho ntari nemerewe kuvuga politike. Ariko niba hano twemerewe kuyivuga, hano ntabwo tunigana ijambo, hano nemerewe kuvuga. Usibye ko naho nayihavugiye, wenda banteye amacumu, ariko nayihavugiye. Ubwo rero niba uyu mudamu ukora ibi ngibi bamwita Fina, niba yemera ko tuvuga politike, umuntu yemerewe kuvuga icyo ashaka. Ikiganiro cyo ku gatanu ntabwo ari icyanjye, ni icy'uwo mugabo Emmanuel. Muravuga ibyo mushaka. Sasa rero Emmanuel, yego, twumvikane. Niba ushaka ko tuvuga politike byose, ubutunzi, ubirikodinge, amateka, byose ndashaka ko ubirikodinga, ko njye bashobora no kunyica ejo mu gitondo. Oya, biri recorded, ibintu byose bivugirwa hano bya recorded. Sasa abatemera rekodi bafata agakaramu n'urupapuro. Sasa reka nkubwire, urimo wanshubije ku kibazo. Nanone nari nanze gusubiraho cyane kubera impamvu za politike. Politike ni iki? Politike ikorwa mu buryo bujyanye na politike iriho mu gihugu. Politike ntabwo ikorwa mu buryo bujyanye n'amateka. Ako ngako urakumvishe?
Ni umurongo wawe ndimo kumva, ndimo gukurikira. niba muri 59 harabayeho revolution, hanyuma 94 hakabaho jenoside, hanyuma 95 hakabaho ibyo dushobora kwita jenoside cyangwa bikitwa ubwicanyi, nk'uko abanditsi n'abanyabwenge genda ikigoryi urabizi ntubizi? Ibyo ntabyo nzi, cyakoze mu kanya hari abantu bavuze ko ngo mu Rwanda kugira ngo umuntu ashobore kubaho ngo yigire ikigoryi. Njye mfite certificat z'ubugoryi. Okay, ibyo ntabwo nari mbizi. Ngende ikigoryi. Sasa rero iyo umuntu ari ikigoryi rimwe na rimwe ugomba kumwitondera. Kuri igoryi bikora amakosa. So nimba abanyapolitike dufite iyo babonye Kongo na Kagame, ntago mvuga ngo u Rwanda, Kongo na Kagame barimo guhana inkoyoyo. Inkoyoyo urazizi? Oya, ntabwo nzizi. Ariko si ubundi wowe uri umunyarwanda ko numva ibintu byose utabizi kandi utari ikigoryi. Icyo nemera cyo nuko ntazi ibintu byose. Ako wari wamenye neza umuntu urimo kuvugana nawe? Ndamuzi. Ni ikigoryi cyitwa Kangaru. Ngo gifite na certificat y'ubugoryi. Sasa nimba Kongo ihana inkoyoyo na Kagame, ntabwo ari abanyarwanda, ntabwo ari u Rwanda. U Rwanda nta kibazo rufitanye na Kongo, abanyarwanda nta kibazo bafitanye na Kongo. Ikibazo Kongo igifitanye n'u Rwanda, ayima katero maze na Kagame. Kagame niwe ufitanye ikibazo na Kongo, yanasobanuye ko ngo imipaka yakaswe nabi. Twebwe ntabwo twari duhari. Nubwo nshaje, iriya mipaka yakaswe ntari. Wenda nshobora kuba nari nagiye mu nama Sierra Leone cyangwa Libya, ntago nari mpari. Ntango cyangwa rutaravuka. Kuvuka byo ndumva nari mpari. Imipaka ikatwa hagati y'u Rwanda na Kongo. Waba ufite imyaka irenga 100 none. Ntabwo wari uhari. So nukuvuga niba ntari mpari, muze twagira mu wenda we yarahari. Nawe ntabwo yarahari. Okay, niba tarahari ubwo noneho twavuga ko Rudahigwa yarahari. Kuko abanyakuri bahoze igihe cyose. You know, it's almost like 200 years ago, if I may not mistaken. So imyaka 200 na Rudahigwa sinzi ko yarahari. Okay, ntago nzi ko nyuma ya Rudahigwa hari undi munyakuri wari uhari. Hari injiji. Kandi kuba injiji si icyaha. N'ubu zirahari Rwanda nyinshi cyane zirimo n'abariya babayobora. Ntekereza ko ziri mu abayobora u Rwanda bari mu njiji za mbere. Ibyo nibyo. Za mbere cyangwa za nyuma? Ziri imbere. Ziri imbere zibara abanyabwenge. Injiji za nyuma ziri inyuma, ubwo baba ari abanyabwenge. Ubwo ni nka Evode. Evode na noneho hari n'undi bita Vise Ntibiruta, akaba ari umunyabwenge. Umunyabwenge uba mu njiji. Hari n'uriya mukobwa Evode wasigaye akora analize nkumva yatinze kurangiza rwose, asigaye akora analize z'ubugoryi. Uyu mugabo Rake wagiye ureka kuvuga ijambo kurangiza koko. Iryo jambo ntabwo ribaho mu Kinyarwanda. Gusoza please. Harangiza bariya. Basoza kebo ni ukurangiza. Namwe ntimukashake kugira ngo amagambo yose urumva Gasaro rero Gasaro namusabye appointment arayinyima. Oya, ahubwo tukira aho ngaho wavuze yuko ngo igihugu gisa nk'icyatanzwe. Aho
iki nicyo nkundira Gasaro, afata main points. Urabona niyo mpamvu nababwiraga abangaba ngo bakoreshe computer, abandi barikodinge, abandi bakoreshe udupapuro n'agakaramu. Gasaro afite point. Sasa buriya birambabaza njyewe, kandi njye mbabazwa n'utuntu duke cyane. Mbabazwa n'utuntu duke Gasaro, uze kunyibutsa. Muri uyu mwaka ushize, umuhungu wanjye yarambwiye ati ndakuze, ndangije universite, ati ndabona nkwiye kujya gutura mu wundi mujyi, ati nahabonye akazi, ati nkimuka. Ibyo bintu byarangoye. Ndareba ndavuga uyu mwana muri aba bazungu ntibazamutera icyuma, agiye kuba wenyine. Ibyo bintu birangora. Gutandukana birangora cyane. Ni nayo mpamvu ntakunda kumenyana. Ibyo bintu byarangoye. Nahari i Rwanda mvayo, urumva bari baramfunze, ariko ncitse gereza byarangoye gucika igihugu. Nkavuga koko nta igihugu. Ibyo rero ni ibintu bigora abantu mu buryo bwa kimuntu. Ariko umuhungu wanjye yaragiye arashayininga, akora akazi ke, ubuzima burakomeza. N'ubu mu kanya twari turimo kuvugana kuri telefone, nkemera ko yakuze, yabaye umugabo, arikorera akazi ke. Reka twe kuguma ku muryango. Ariko Gasaro ikintu yari arimo kuvuga gikomeye cyane. Nyibutsa Gasaro. wavuze ko igihugu cyatanzwe kitakigira Igihugu cyanyu cyaratanzwe. rero. Nari mfitanye ikibazo n'intore mu kanya zirimo kumbwira ngo njye mvuga ko igihugu ari icyabo, namwe kandi mbabwira ko ari icyanyu. Njye ntabwo ari icyanyu, kuko banyimye ibyangombwa, abanyarwanda banyimye ibyangombwa. ariko kugira ngo umuntu abe umwenegihugu ntabwo bisaba kuba afite ibyangombwa. Niko baravuga ngo kubera ko mama na papa, ni ukuvuga uwambyaye w'umugore n'uwambyaye w'umugabo bari abanyarwanda. Papa yari umunyenyanza, niyo mpamvu ndi ikigoryi. Mama yari umunyakibungo, niyo mpamvu wenda bakomeza kunyihanganira. Abo bantu bombi bahuriye muri Tanzania, barabyarana. Ntago banabyaranye, bahise bajya i Bugande, baragenda batubyarirayo. Twabyawe turi benshi, cyari nk'ikiraro. Nje ninjye wari uwa nyuma, umuhererezi. Babyita last born, bucura. Niyo mpamvu ndi ikigoryi. Noneho njyewe mu bucura bwanjye nkahora niyumva ko njyewe ndi umunya-Uganda. Ntabwo ushobora kubimvanamo, kuko niho navukiye, niho nakuriye, n'abari abagenzi banjye tuba tuvugana nibo bayoboye igihugu. Noneho nkavuga se, aba bantu nagiye i Rwanda iwanyu nagiyeyo, twagiyeyo kabisa, nagiyeyo. Ntabwo ushaka kujya muri details, niba ushaka kuzabisome mu gitabo cyanjye, nagiyeyo. Ibyo nabonye narabyanditse. Noneho tuza kugirana ikibazo twagiranye, barambeshyeye biriya bya hotari. Kandi afande buriya nawe ntabwo yari umwana mwiza kuva kera. Ariko ikintu ndimo kwereka hano, Afande ni ukuvuga nde? Kagame. Okay. Bamwita Kagame Paul Karutagambwa. Ise yahambwe na Papa Kawanda. Umurambo we ninjye wamwibukije kuwuvanayo ngo awujyane i Rwanda, awuhambe i Rwanda. Yari yarawibagiwe. Ibaza umuntu wibagirwa aho bahambye se. Ariko icyo nshaka kubwira ni uko icyabaye kuri iki kibazo cya Gasaro cyo yanyibutsaga, cyo kuba igihugu kirimo gutakara, kirimo guhabwa abanyamahanga.
ntabwo ushobora kwimura abanyarwanda mu byabo ntubahe abanyarwanda bafite language urabona hano tubyita compensation cyangwa ingurane babyita ingurane ko murabeshyira ubusa kariya kadomora ntabwo ndi bugende ntakavuzeho ingurane ni ukuvuga niba bakuvanye mu byawe kubera development niba bikuvanimwe ariko bakwishyure kuko niba abachina bavuze ngo barashaka kubaka uruganda for example nka hariya kabuye hariya muri biriya bikaju mu isukari niba abachina bavuze ngo barashaka kuhakora ibikorwa bifitiye igihugu muri rusange akamaro batanga amafaranga ku mubare munini cyane kugira ngo babone aho hantu ariko leta nta kintu iha abaturage bagiye kwimurwa batuye aho ngaho cyangwa hafi yaho ahubwo bo barabaza bakabakubita bakababwira muragomba kwimukirana bakababeshya ngo hari ibintu bavuga ngo ibintu byo kuvuga ngo ahantu ngo hazaba umwuzure ngo hazabe ngo imvura izagwa ngo basaye babyita iki muri make abo baturage nabo ubwo ngo ni amanegeka muri make abo baturage kavukire u Rwanda rwabayeho mbere y'uko u Rwanda rwariho imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi none ubonye umunyabwenge umwe witwa Perezida Paul Kagame araje arakubwiye ngo ahantu utuye ngo hari amanegeka none se ikibazo turimo kwibaza uyu munsi twibaza ni gute abantu nk'abo ngabo barengana bari mu gihugu cyabo bashobora kongera gusubirana uburenganzira bwabo nk'abenegihugu nk'abanyagihugu ndetse nawe nubwo wiyumvamo umugande nawe ukaba ushobora kwiyumvamo nk'umwenegihugu ibyo tubirekera abanyapolitike winjyana muri politike niyo topic dufite uyu mugoroba ushobora kuyivuga mu buryo butari politike reka nkubwire ariko niyo topic dufite ngende ikigoryi original so nari ndimo kukwereka ibyo ubu ngubu nta nubwo ndamanyura ndimo ndashishura ndimo ndashishura so ni ukuvuga ngo nimba abaturage bashobora kuvanwa ahantu nk'aho bari batuye ba sekuru na ba sekuruza na ba sekuruza whatever it's called in Rwandan language babaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi amanegeka akaza akahabasanga akahabasiga none umunsi umwe tubonye ubutegetsi bufite abanyabwenge barimwo mushiki wabo na kariya gakobwa nabonye kavuga ngo nyina yishe abantu bakaza bakavuga ngo abantu bava aho bari se nyoko iyo yishe ni umusura muri gereza agahanirwa icyaha cye ariko agasigara ari nyoko ujya kumwandagaza nabwiye mama nyuma ya kiriya nawerereje mama uriya mukobwa arangije arambwira ati yo ati se mwana ati naha bigeze ndamubwira nti waba uri umurozi waba uri umwicanyi waba warakubise agafuni waba warakoze ibiki abanyarwanda mukora byinshi ni ntago nageraho nkora ibi ngibi ninaza nkagusura nizera yuko umuntu akoze icyaha kubivuga nta kibazo gihari reka nkubwire biriya byo ntabwo mbizi namugurira na baroya ntabwo namuhishira cyangwa se umuntu wanjye ngo nawe ugende ube minisita namugurira ba royazi bagasobanura context kuko ntabwo tubizi erega ntabwo tubizi ntabwo byemewe kuvuga ku mubyeyi ntano mubyeyi ese icyo upfana na nyoko ni iki upfana iki na nyoko
ni ukukubyara. Itegeko nshinga mufite amaraso ryavugaga yuko iyo uvugiye sko cyangwa nyoko mu ruhame umuryango wemeye kukunyaga nta mugabane baguha nta munani baguha. Urabyumva hari n'umuvumo urabyumva ugukurikira urubyumva urumva ibyo Gasaro avuze. y'abantu aho ni bagiye bikururira aho ni bya Gasaro bindi abantu bavuga Gasaro ngo reka umukuta nkubwire ni njyewe nta muntu nkunda ku isi, nta muntu nkunda ku isi, numvikana n'abantu ariko Gasaro ndamukunze kuri iyo point. I love you on that point. So ni ukuvuga bashyizeho imbogamizi zo kugira ngo abantu bemeze abandi ibyaha, ariko sinzi impamvu numva vuba, ariko buriya kweri mwazamvuye kuki numva vuba. ese ko bampora iki nyina yamubwirije ukuri akamubwira ati uko zigushyira imbere ziza kuki batahindukiye noneho berekane ko ibyo umubyeyi we yavuze byasohoye, ko batahaye icyubahiro umubyeyi we kari indeba kure. nawe ntimwirengagize uruhare yabigizemo, nawe yakoze amafuti ntimugashire amafuti rwose Mukanya ayahe mafuti yakoze mukanya reka ne kubabera iradiyo, reka nsubize ikibazo cy'uyu mugabo mvemwo abandi bajyemo. Urumva rero nta nubwo ari icy'uyu mugabo, ni icyanyu mwese. ni topic y'uyu munsi. Ni topic. Urumva rero nari ndimo guhereza urugero rw'ukuntu igihugu kigenda gitakaza. So ni ukuvuga ngo dufite igihugu aho kireba interest, ntabwo ari igihugu, ni government ireba interest. Iyo government ireba inyungu, icyo uvanamwo ni iki? Uvanamwo ko abakene bagomba kuba benshi, abakire bakaba bake ariko bakize cyane. Noneho abo bakire bakize cyane bagahaka abakene mu buryo bukabije, kuko abakene baba ari benshi, badafite epfo na ruguru, aho umuntu ageza naho ashobora kunanirwa kujyana umwana ku ishuri, akananirwa gushaka paracetamol, niyo warwara umutwe cyangwa iryinyo ukananirwa kujya kwa muganga, kubera ko ubukene buba ari bwinshi n'abakene ari benshi. Ni nayo mpamvu nari ndimo kubwira kiriya kibazo cya juice, iriya juice irimo kumeneka, iriya juice yambabaje y'abakene. Salama, kuko Salama yari imaze gufata intera. Nari ndimo gukurikirana ibiganiro by'i Rwanda, nabo ubwabo bananiwe kumvikana kuri iriya juice. Iriya juice yateje ikibazo. Abantu bavuga ko yari iryoheye abantu. Iriya juice rero yateje ikibazo, kandi njye navuganye nabo ndababaza, se iriya juice ubundi ninde wayemereye kujya ku isoko mbere yuko waretse gukoresha ibintu by'ubwenge tukavuga ibintu byoroheje? Ndishimye cyane kubera Rosemary nawe araje. Ako Rosemary, iriya juice ninde wayemereye kujya ku isoko? Ni ukuvuga ngo iyo wemereye ikintu kujya ku isoko, biba bivuga ko kidafite babyita ubuziranenge. Niki cyujuje ubuziranenge? Cyujuje ubuziranenge. So ni ukuvuga rero niba yari ku isoko, hanyuma mvuganye nabo barambwira ngo babahaye certificate yo gucuruza iriya juice, ariko ngo bacuruza steel wire. Murayizi? umva ngo kangara ahantu hose ageze avuga ibintu bindi bisobanutse. ubwo utangiye gusoma comments, nimugasome comments aba nabaduca intege, nimukabumve. Bashobora kuza, umuntu udatinyuka kuza ngo avuge ikintu cyakora ni ukwandika ibintu bica abandi intege. Baguca intege mu kise no buri mu biki? Nje nta ntege wanje, intege se ubwo wazikurahe? None se ko nubuhangayikijwe n'intege kandi ntazo ufite? Bazica mwebwe, urumva mwe mugira na emotions, kandi nje nta emotions ngira, urabizi. Rosemary urabizi, nje ntago ngira emotions. Urazigira dore ko yagize igisimba.
urazigira aho urumva kugira ngo nari ndimo kuvuga hano ku kibazo cya Joyce na Stilwell. Ibi ni ibintu bitanakorana ku buryo umuntu wakoze iriya Stilwell ntabwo nibaza umuntu wazanye uriya mushinga wa Stilwell ko afitanye isano n'uwakoze Joyce. Yari Gatumwa waje muri urwo ruganda kugira ngo azane igitekerezo cya Stilwell. Yari Gatumwa yatumwe nande na systeme igamije ki? igamije gusenya ruriya ruganda rwa Joyce kuko rwari rumaze gufata isoko, kandi bigaragara ko nyirarwo yari yaranje kwemera imigabane ya FPR. yari yaranze kuyemera. Ibyo ni ibintu nkubwira nzi neza byabaye ku bantu benshi mu bucuruzi bw'u Rwanda. Ibyo nanjye nabyemeza 100%. Umuntu w'umucuruzi wese udatanga imigabane kuri FPR ukora neza cyangwa se udasora regularly ntabwo byakunda. gusora umuntu wese byo ucuruza akunguka byo ni n'itegeko mu bihugu byose abagomba gusora. Reka nkubwire yenda kuvuga iyo misoro idasobanutse. Manuel, tandukanye umusoro usanzwe n'umusoro wa FPR. Uravuga umusoro wa FPR. Manu, reka nkubwire, iyo ukorera ubucuruzi mu Rwanda ukaba udashobora gutanga 25% muri FPR ku nyungu yawe, mukanya hari umugabo wari urimo kuvuga mbere yuko bafunga, urazi ko mwadufunze mukongera mukatugarura, yavuze ngo iyo ufite miliyoni kuri konti utangira gukurikiranwa ayo mafaranga yavuye he, ese ari kuri konti gute, ku buryo bagerageje no gushaka kujya bakontorora amakonti. ahubwo nawe utubwira ayo ufite tumenye ko tugukurikira. Ngewe icyo ngicyo nakinyomoshe cya miliyoni 1 y'amanyarwanda, byibura bashobora kuba bahera kuri 5 kuzamura cyangwa se 10. Ariko hasi yaho ngewe icyo reka nkubwire Fina, abantu bakora muri banki urabona bariya abakobwa 500 baba barimo guserebura ko babaye abasuretena. Hari wabubona muri Congo nangwa muri Mozambique na Nuza na Central Africa, wibaza se ko bakorera he? Si bo baza hano se baba barimo kuntelefona bambwira ngo ndi umwana mwiza. hanyuma Kangaru ngira ngo mukanya nyumva nkumve nawe amaze hano umwanya ngira ngo ashaka kutubwira. Reka nsoze icyo nashaka kubabwira kuri icyo kibazo cyo kuba igihugu cyaratanzwe ndasubiza Gasaro, wenda mwe munabyibuka, nuko igihugu hari ibintu bitatu. Icya mbere ni ubucuruzi. Perezida Kagame yadutoje ko tugomba kuba igihugu cy'abatuwarisite, niyo ntego ye. Rudahigwa yavuze ko tugomba kuba igihugu gikunda Imana ndetse avuga ko aturaza Imana. Kayibanda yavugaga ko turi igihugu cy'amajyambere. Perezida Habyarimana avuga ko turi igihugu cy'ubumwe n'amajyambere. Perezida Bizimungu avuga ko hari uwo wibagiwe, hari perezida wibagiwe uwuhe hagati ya Habyarimana se n'undi perezida wabayeho? Sindi kubwabo none si perezida sindi kubwabo yavuga ko tugomba kugerageza uko dushoboye koshe tugashyira hamwe tugahagarika ubwicanyi, ariko abwira abandi kwicana. Ibyo nawe ni amateka ye. ubeshyera ntabwo ariko yavuze ngo iki ngaho hanyuma Kangaru ngira ngo wagerageza gusoza, wari ugeze ku musozo. Baranyemerera se none tugaha ijambo urumva kubera ndi ikigoryi ntabwo nzi ubwenge bwo macabiranya y'abanyarwanda. So uyu nguyu yaravuze ngo sindi kubwabo ndamubeshye. Mubeshye iki?
komeza usoze mubeshyeye mwari mwamaze abantu komeza urangize barababwira ati igitekerezo cyaho wari ugeze ariko Manu uvuga ko waretse undi mwana agasoza eh hari undi mwana urimo kuvuga hano aburanira sindi kubwabo oya nawe araza mu kanya niwe ugiye gukurikiraho nyuma yawe ya ariko hari icyo yari point of order mureka avuge nyumva nkumve ndagira ngo ndangira ngo waje twatangiye ariko muri uyu mugoroba ntabwo ari nyumva nkumve n'uwundi muvandimwe urimo gusobanura ko uwo nawe araza kuri nyumva nkumve ngira ariko ngo topic dufite muri uyu mugoroba ntabwo ndi bubashe gusoza kuko mwese muramvugiramwo ariko kuki iyo ntangiye kuvuga abantu bose bamvugira ariko kangaru nawe wafashe igihe kirekire twaguhaye umwanya uhagije kandi hano hari abandi bantu bashaka kuvuga ngaho ndacecetse ngaho nimukomeze turaza kukugarukaho nta kibazo ntago ngaruka njye ndagiye nta kibazo ubwo tuzagaruka ubutaha kuri noheli naho nta kibazo naho tuzaba duhari topic dufite muri uyu mugoroba ngira ngo ni naho yenda Marara nawe yagerageza kuvuga avuga ati igihugu ntabwo cyubahiriza uburenganzira bw'abantu umuntu aragerageza kwicururiza gukora ka business bakakamutwara niba adatanze umusanzu udasobanutse hanyuma akavuga ati niba umuntu agerageje kwigondera akantu baraza bakamukuramo ngo ari mu manegeka kandi ntibamuhe amafaranga yo kwimuka tukavuga rero hano ngira ngo nicyo kintu duhurizaho ko abanyagihugu abaturage basanzwe nta burenganzira bafite mu gihugu cyabo twanatangiye mbere tuvuga ko hari umusenateri Evode wigeze kuvuga ati igihugu ubundi ni agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro hanyuma tukibaza tuti ese koko abantu bazahora mu gihirahiro badafite uburenganzira bamwe binjira abandi bagasohoka bamwe bavuga bati turi ku butegetsi mwe ntimugomba kugira uburenganzira abandi bakavuga bati nimuveho natwe tuwujyeho namwe mubure uburenganzira ndetse musohoke mu gihugu mube impunzi ese ibyo bintu niko bizagenda cyangwa hari uburyo dushobora gukora kugira ngo abantu bashobore kubana mu gihugu neza bafite uburenganzira bwabo nyumva nkumve niwe ufite ijambo ngira ngo umaze akanya hano wagira icyo ubivugaho reka mfate iminota mike ngira icyo mbivugaho ariko mbere yo kugira ngo icyo mvugaho ndabanza nsuhuze Fina afite umugabo mwiza hano Fina Tunga ndabona yazanye umugabo mwiza witwa Manundaha niba ari wowe kwifotora mwiza pe urakoze Fina rwose ndabona wahashye nizere ko mufatana akaboko kumvikana tuze igikundiro cyanjye uraho inobo tube professional for what Rosemary bambwiye ngo ceceke yo mama ngo sibate ngure kuvuge ubu turi muri platform y'abandi tugomba guceceka okay good nukumvikana nuguhana ijambo ntawe ducecekesha hano izo za dezeki mujya muzituvanaho twebwe kanikundire nubwo dore ko turasendereye muvane Cucu yafushye ariko Manu wambabari ukazamura Cucu nawe akavuga kwe ntago ari jye ubazamura nkunda abagabo nyine ariko umwana mwiza bambe kandi nuriya mwana wari urimo kuvuga ko sindi kubwaba ari umukristo nawe azi mama tubwire Roza n'abagabo rwarahize ariko Manu abana batubwire hari ibyo tutazerega hari ibyo tutazi byinshi umva ngo Roza n'abagabo rwarahize kandi none se Roza kuri icyo kibazo twavugaga kuri iyo topic umva uvuga nibyo byiza jya wisabira umva rata Manu ngewe na sindi kubwabo hari ikintu kiduhuza buriya bakaba ari ikihe kubera yari umuganga w'abana kandi nanjye ndi umuganga w'abana birambabaza iyo bavuga ibintu bamuvuga birambabaza biba bivuga w'abasazi uri umuganga w'abasazi abana b'abasazi na ba nyina nkamwe byose ndavura nkavura ba nyina nkavura n'abana cyakora bavura umunsi yashize nubwo yagiye kwa muganga ahura n'umunyarwanda
Rosemary ni utanyangiriza kandi umupedo ni eh umupedo mbabarira utica ibintu byanjye by'akazi ntuvuge ibintu ni muri umupedo confidence. mbabarira so icyo nzi kuvuga kugira ngo noneho tugaruke kuri topic yacu, ngira ngo hari abandi bantu hano bifuza kugira No, icyo Rosemary ntabwo bavuga. arasoza. Rosemary ngira ngo topic ye ndaraza kuyigarukaho nyuma. reka nyigarukeho uko navuze se kuri mwiza byo biguhahamuye Oya nta nicyo bintwaye, reka nta nicyo rero nta bintwaye. n'igitekerezo cyanjye Wakoze, nagushimiye, ahubwo nagira ngo tukomeze tugaruke ku ntego, tugerageze yego donc nuko tuba kutayica turi ku guseka ruhande. ariko icyo nshaka kuvuga reka mbanze kare nabonye video nari ndi kugenda ndi muri gahunda z'akazi noneho mbona umugore abana bakennye badashobora kuzajya ku ishuri, noneho umubyeyi arivuga ati ntacyo dufite cyo gukora, atari iyo ugize imana ukabona umugabo uguha 500 akagushuka ati uremera ukagenda. Donc abanyarwanda ageze aho bumva ko noneho kugira ngo bashe kugabura abana babo ari gutanga umubiri wabo kugira ngo barebe ko bwabaho. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, narize gahinda karanyica ndavuga wawo abo bana ntibashobora kujya ku ishuri, umubare munini, ni benshi, barashonje, barakennye, baranavuze dukwiye gukora iki kweri sinzi, ariko abantu bafite umutima w'urukundo mu by'ukuri dukwiye kubitekerezaho tukareba ukuntu twazamura bariya abantu, kuko bariya abana bo nta future bafite mu gihe kuko bari gukura, nabonaga ari abana bakuru bari gukura batari kujya ku ishuri, badafite icyo bambaye, badafite icyo kurya. Donc mu yandi magambo bari gupfira mu maso yacu, kuko niba umwana agize imyaka 12 atarajya ku ishuri kandi uyu munsi abantu bagomba kujya kwiga, urumva already ubuzima bwe bwarangiye, bwapfuye. Ariko dushobora kubugangahura, ariko kubugangahura birasaba abanyarwanda bagomba kwitanga mu buryo bw'ubushobozi, bakanabitekerezaho ukuntu bashobora gukura muri la systeme y'inkotanyi, ariko ukuntu bafasha bariya abana pe. Mu by'ukuri niba mwababonye njye agahinda kanyishe. Sinzi nuko nari gutera ndukanga rero yari ari kuvuga ndeba ukuntu umuntu hano ashobora kubona akazi, ndikuvuga ni mwaje nk'abaha akazi, ariko ndoko nari kugira icyo nari ngiye kuvuga rero muvandimwe, mpereye kuri abo bavandimwe nabonye mfashe mu mugongo, nakwifuje kuba ndi kumwe nabo. Systeme iriho ntacyo yatweretse isigaje gukora usibye kuturimbura tugashira nabo bana bakagenda. Iyo umuntu agambiriye kukurimbura mwari uvuga ku kintu cya ekonomi, buriya ubutunzi, amafaranga niyo atuma tubaho, turakora kugira ngo tubeho, tubashe kwiteza imbere. Mu iterambere rya habamo n'amafaranga. Inkotanyi rero mwari muvuga ko niyo ufite miliyoni, nubwo bari kubivuga ati niyo ufite miliyoni barayicunga, bakagutangira gukurikirana. Biriya babyita kurimbura umuntu, donc gufata abantu ukabarimbura ukabakura ku isi. ariko ngewe ibyo nabihakanye kuko mfite gihamya. Peu importe niba miliyoni 5 se zivuze iki mu Rwanda? yenda kuzamura 10 yenda kuzamura, let's say. nazo ntacyo Ntekereza ko zivuze. aho ngaho icyo bashatse kuvuga ni uko iyo umuntu atangiye kugira ubutunzi bugaragara bahita bamucanaho maremare. Kiriya Okay. birumvikana. donc Njyewe iki kintu ntabwo uri kucyumva Rosemary, mbabare nimba nguciye mu ijambo, ariko nibyo nkoze, rero ariko ntabwo ntari nacyumvishije, ahubwo ubu nibwo ncyumvishije neza. Ntabwo icyo ntari navuze nuko mfite gihamya. ikintu ugomba kumenya mu Rwanda ntabwo bahera kuri miliyoni 5, kuko njyewe naguha na factors zifatika. Ibyo bintu twagiye tubibona duhura nabyo bimwe na bimwe, n'abandi ntabwo ari n'abantu bakeya. reka nsoze icyo nshatse kuvuga. Reka Rosemary asoze, hanyuma bwo turaza kugira utavuze n'umubare buriya, donc gukurikirana abantu bashobora kubera abandi. Buriya iyo ufite amafaranga ushobora no guha abandi akazi, abandi bakabaho kubera wowe kuko washoye. Inkotanyi rero gahunda zo no kuturimbura zirabigereje rero, kuko niba badukuraho ifaranga Rosemary, aho ngaho urashaka kurengera. Ntabwo inkotanyi zose zifite gahunda yo kurimbura abanyarwanda. ntabwo navuze inkotanyi zose. Kanguru, reka Rosemary arangize, reka Rosemary arangize, nawe turakugarukaho nta kibazo. Manu, ntabwo ngiye ndimo gushaka amadaraka hano. Ikigendwana nacyo ni amagambo y'amacakubiri, kuvuga ngo inkotanyi ngo icyo zishaka ngo ni ukuturimbura. Iryo jambo muba mwumva icyo rivuga? What is that? Reka Rosemary arangize igitekerezo cye, nawe turaza kugarukaho. Niba hari politike
nibyo mwaraturimbuye n'ubu mugiturimbuye ya ariko niba hari politike irimo kugenda nabi ntabwo yitirirwa inkotanyi zose please. ntabwo navuze inkotanyi zose nobo navuze donc none inkotanyi si uvuga ngo barashaka kubarimbura, mwebwe barimbura ni bande? U Rwanda rutuwe na bande ubu nitwa ngubu? abanyarwanda None se bararimbura bande? Ese bo bararimbura ni bande? bose ubona kuko abanyarwanda Ibi barishimye. bintu Manu urimo gukora ni ibintu birimo deba, ariko urashaka gucecekesha abantu. Ntabwo nta muntu binyuranye. ncecekesha Nibyo abantu bose Ya bafite ariko ntabwo uburenganzira bwo gutunganya kuvuga. amagambo. nibyo ahubwo byakuzanye. nobo icyo dukora hano ni ukugerageza guhana umwanya kugira ngo abantu Ntabwo nshaka batavugira kujya mu muri bandi. 25 bakurikira, mwumva ntimunshiremo ibi bintu by'amacakubiri byo kwita abantu amazina n'ibintu by'urwango n'ibiki nobo ntabwo mvuga. reka Rosemary arangize igitekerezo cye ntabwo nshaka nawe guterana, turakugarukaho. ntabwo wowe umeze nka rifiri wa Chelsea na Atletico Madrid. buri jambo bantu uva aho ngaho. Ya ijambo ngiye ndimo kuvuga, nituvuga amagambo ajyanye n'ibyaha. Niba umuntu akoze icyaha ni gatozi simple, ariko kuvuga ngo urafata abantu bose ukajeneraliza ngo nabicanyi ngo barashaka kuturimbura, ibyo ntabwo ari byo. murabicanyi nobo iwe ukarirwa ubihakana murabicanyi Naburaniye interahamwe, mburanira abantu bose Mwaratumaze. kugira ngo nobo Niwuka se. ngira ngo Uretse wamubujije ba- Rosemary abantu- kurangiza, wamubujije gusoza igitekerezo cye. Rosemary ibyo mvuga arabizi, ariko abyirengagiza abizi nawe ubwe ariko arabizi. nta kibazo mureke We are- asoze you hanyuma guys nawe are all tugarukeho. victims. Njyewe I'm outside the picture, mwebwe muri ba victims, ariko mujye mureka gutwerera abandi ibyaha. Abantu Re- bagomba re- gusobanura ibyabo, umuntu wese asobanura roro ye muri ibi bintu. Niyo mpamvu nuriya uko hasi ndi ku bwabo mu kanya nari ndimo reka kumusabira. wiza kutwicira ikiganiro. Reka nigendere. Reka Reka Rosemary arangize. ikiganiro twashyize. Reka Sawa, reka Rosemary- mbareke niba muzanyemo ibintu by'amacakubiri ndabihoreye mugende. reka agere ku musozo, ngira ngo yari akivuga, hanyuma nawe turakugarukaho nobo. Okay, reka tuvuge zimwe mu nkotanyi donc target yazo iyo umuntu agukuyeho ubutunzi akagukuraho ubushobozi akica abanyemari kandi abanyemari baba hari abantu buriya babaho tuvuga nka Rwigara ni umucuruzi umwe ariko hari abantu benshi baramushamikiyeho babonaga akazi kubera we abana bo bakajya kwiga. Iyo rero ufashe abanyemari Rwigara se we watanze imisanzu yazanye inkotanyi. hari ikibazo ibyo turi kuvuga hari ikibazo Kuki se utamubona nk'inkotanyi? Kubera ko yapfuye. nobo reka kugira ngo kuki uri kugira ngo kuvuga ushobore ibyo ngibyo kumvikana, nobo reka kubera reka umuntu asoze nawe turakugeraho. Senseless. Ibintu muvuga muragira aho mugakabya. uretse gatoya uretse reka ubukotanyi reka nobo ubukotanyi. yego komeza Rosemary, donc komeza. mwari muvuga nobo yavuga ngo leta reka tuno tuyite leta ya Paul yo sisiteme iri gufata abantu nka bariya bashobora kubera abandi umumaro, abanyabwenge, abatunzi bakabica, n'ugize udufaranga bakamukora bakamukontorora nk'ubu muvuga ibira bya Salama urumva n'umuntu wazanye uruganda utangira gukora bizinesi kandi nta mu Rwanda byonyine no kwandikisha umushinga, kwandikisha projet uhita utangira gusora, ni ukuvuga ngo bahita baza bakavuga ko ari ibintu byemewe ariko mu gihe gito bavuga ko bitemewe. Donc nka rwa ruganda rwari rufite abakozi, rufite abantu barya kubera rwo urumva iyo miryango hari abo bafunze bafite imiryango bafite abana, abo nabo urumva basubiye inyuma, hari abandi batafunze bakoraga barufunze. Donc ibyo ni ugufata sosiyete ukagira igice, ukagira bamwe ugomba gukura muri sosiyete kugira ngo barangire bashire, noneho wowe uzana gushaka. Donc mu Rwanda hari abantu bafite bigize igihugu, Rwanda n'urwabo, baba muri Singapore barifotoza, nibo bareba amagare, abandi barwaye amavunja, abandi nyine nk'abo navugaga bari kuvuga, umudamu avuga ati ngewe ngize Imana nkabona umugabo unshuka akama 500 ndaryama, si uko abikunze n'imibereho. Donc bikwereka ko hari abanyarwanda bagomba kuva muri sosiyete bakibagirana amateka bakibagirana, noneho hakazaza abandi bantu
abo bantu donc igihugu ni icyabo, bari muri Singapuru, babayeho neza, babayeho muri Singapuru nyine, bafite ubuzima bwiza, barazenguruka isi, barafotoza amamodoka amanywa nijoro. Donc abo rero ngo nibo banyarwanda, nibo bakunda igihugu, nibo donc beza, nibo batagira icyaha. Noneho hakagira abandi banyarwanda bagira icyaha rero, ngo batazi gukora. Iyo uvuze ko uri umukene ngo ntubuzi gukora, ngo uragaya. So ibyo rero ni ikintu gikomeye, ni uko hari poroje ndende, kandi iyo poroje nibaza ko idatunguye abanyarwanda. Iyo numvishe amateka y'ukuntu inkotanyi zinjiye mu gihugu, zihamagara abari mu gihugu bati muze mbabwire, kugira ngo bababwire bati muze mu nama, Karasira ajya biririmba. Noneho ukagenda ugiye mu nama n'umugabo n'umugore, ukagenda ntimugaruke, bati muze tubahe umunyu n'amavuta, muteke kawunga. Abantu bakagenda bavuga ati tugiye kurya kawunga, abantu bakagenda bakicwa, kandi isukari. aha ati bagahamagara. Ni bande bahamagaraga abanyarwanda bari mu Rwanda ati muze tubahe isukari, dore hari n'intambara yari ivuyemo abantu bashonje, kugira ngo babahe isukari, bakabaha amasasu bagapfa. So icyo gihe kiba bigaragara ko ariko Rosemary, bwa gatatu, bwa mbere n'ubwa kabiri barabijyanaga, noneho ubwa gatatu bakaza ari benshi. Rosemary, reka Kandora akubwire ko byagendaga bazanye. Bwa mbere barazaga ari bake, bwa kabiri bakabaha umunyu n'isukari bagataha, Amavuta n'amavuta. ndetse nk'abibabwira Noneho bwa gatatu bakaza ari benshi, uwo wabibayemo agusobanurira uko bakaza ari benshi kugira ngo Rugaravu niwe ubizi byose. Rugaravu urumva strategy mano. Yego ndayumva. Bwa mbere baraje ari bake, baragiye babwira bene wabo ati noneho bari gutanga umunyu n'isukari n'abana muzane. Bwa kabiri bukaza mushoreranye na nyogokuru, bwa gatatu nukazana n'ibibondo n'abuzukuru n'abakecuru bose, noneho bakica umubare mwinshi. Urumva donc ni target yo kurimbura abantu. So ubwo rero birakomeje, ndumva ari icyo navuga. Murakoze. sawa urakoze Rosemary. Ngira ngo Marie Claire nawe yavuze ko ibyo yabibayemo, ko abizi neza. Marie Claire, hari icyo wabivugaho? Ndagira ngo ariko noneho naho tugeze ubu ngubu turagenda tugana ku musozo. Ndagira ngo Fina, niba bishoboka, umuntu wese uze kumuha iminota 2 abantu bose bari hano, aze kugira icyo atubwira. Agerageze kutubwira ubwo kiriya kibazo turimo kuvugaho, uburyo igihugu cyacu gishobora kuba igihugu kizima cyubahiriza uburenganzira bw'abantu, bw'abenegihugu, bw'abaturage. Ntibibe nk'ibyo ngibyo ngo bahamagarire abantu kuza gufata umunyu cyangwa isukari cyangwa se umuceri, hanyuma babice, habure noneho n'umuntu uba yababariza cyangwa yabatabariza. Ndibwira ko kugira ngo ibyo ngibyo tubivemo, twagombye kugira urugendo dukora rurerure, ariko noneho rwazatugeza aho tugira igihugu kizima cyubahiriza uburenganzira bw'abantu bose. Marie Claire, ibyo bintu wabibayemo byari bimeze bite? Hanyuma wumva twabisohokamo dute? nabibuyemo ndi uw'Ikibungo, murambivuga. Ibyo bintu baje iwacu mu karere ka Zaza, sindi buvuge neza hariho, ariko ubishatse ankurikiranye yahamenya. Rero baraje bwa mbere, twebwe bahageze nko mu kwa gatanu mu matariki 10. Rero baraza bakatwirukankana bakadushora mu mazi, bakazamuka bakatujyana mu mazi, bagaturuka imwurire, bakagira gute, bakadutura mu mazi. Urumva bageze aho biga umushinga, ubwo twarakennye, nta sabune, nta munyu, nta kintu na kimwe. Noneho bazana kuza baririmba ngo Kanyarengo yaje, ngo tuzaze gusuza Kanyarengo. Marie Claire, kutavuga ni bande? Urumva Rosemary arakubaza ngo uravuga bande? Inkotanyi. Yego, Inkotanyi nizo zatuzunguzaga zitujyana mu mazi, zidushora mu rufunzo, tujya muri Irake mu Gesera, zikakurasa, ukabona ubwato bumwe buraguye, ubundi bw'iwawe ntibuguye, mukambuka mukagashya mukajya hakurya imwurire. Urumva
babonye bibananiye batatu maze noneho bigakuza bavuga ngo nimuze mujye kureba Kanyarengwe. Abaturage batoya batumva ibyo ari byo bwa mbere baragiye bagenda ari bakeya bikandagira ngo Kanyarengwe yaje kubasuhuza. Bagarutse bagarukana umunyu n'isabune s'il vous plaît. Ubwa kabiri urumva abaturage bakavuga bazanye umunyu n'isabune, ibiryo birahari, hari imyumbati, hari ibijumba, ariko nta munyu wo gushyiramo. Ukajya gusaba ngo uriya yavuye ngo ikarembo yavuye izaza kuzana umunyu, abandi ngo natwe utaha tuzajyana. Umunsi bagiye kabiri bose bazana ikiro cy'umunyu, ubwa gatatu nta n'umwe wagarutse my friend. Ngo muvuga iki? Muri make ibyo rero ntabwo byarangiye. Yego. So ibyo Kangaro ari kuvuga ngo bwa mbere muragenda mukagenda ibyo Rosemary yavugaga nibyo. Ku munsi wa gatatu nibwo habaga ikibazo. Umunsi wa gatatu nta wagarukaga. Ku nshuro ya gatatu bahamagariraga kwitaba inama bakitaba Imana nk'uko Karasira yabiririmbye. Ibyo Karasira yaririmbye ntawe bihakanya, ariko njye ndashaka kumenya Marie Claire ko abanyarwanda bose bitwa ba Marie Claire. Buriya ntabwo uzi Nobo. Ikibazo kindi nashatse kuvuga. Yego Gasaro ngira ngo nawe twakwimye ijambo wagira. Uretse ko wanze ko nkugaburira ibiryo, wanze ibiryo by'iwanjye, wanga iki, ariko ndakuzi. Uri wa mwana twahuriye mu Bubiligi. Ari n'undi muntu hasi witwa Patrick. Ariko Patrick nawe ngira ngo yazamutse nyuma turaza kumugeraho. Nari naje ngira ngo njye iwawe, hanyuma barambwira ngo ukorera Kigali. Aho wari waraye se si kwa mama? Aho wari waraye si kwa mama? Uriya ntacyo yantwara. Ndumva muziranye ari aho muziranye. Uziko Gasaro ngira ngo hari icyo wavuga kuri iyo topic duhuriyeho kuri uyu mugoroba. Naganiriye n'uriya mukecuru, nari nishyuye na hoteli, hari n'udukobwa twari twavuze ngo turashaka ko tuganira, ndavuga ndagumana n'uyu mukecuru. Yavuga ko waraye burya warariye. None se nabuzwa n'iki kuri uriya mukecuru? Shamarike mwarakoze gucumbikira Nobo Marara. Si ariko mujye mureka natwe tugira abacu. Anjye niho yanze kurya kandi wowe nagusanze wowe wari uri mu bukwe, nagusanze mu bukwe. Ubyibuke wagiye mu bukwe wanga kubuvamo, uraza uhagarara kuri bonnet y'imodoka, niho twavuganiye. Netse kugira wagira ngo ove mu bukwe, wagira ngo mumarishe iki? Bose bwari ubukwe bwanjye, bose abo muri ruriya rugo bari bahari uretse umwe. Uwo mukecuru. Burya rero nasubiye ku mukecuru. Reka iyo topic nayibwo muzayiganiraho ku ruhande undi munsi. Hagati ya Marie Claire na Nobo ubwo muzabiganiraho. Twari tukiri kuri topic yacu tugenda tunasatira umusozo, twegera umusozo. Nagira ngo mpe Gasaro ijambo nawe agira icyo abitubwiraho mu gusoza. Gasaro uracyahari uratwumva? Hari na Patrick nawe agira icyo. Patrick nawe turamugeraho, ubu tugiye gukora ituru kuri bose, hanyuma ubwo dusoze noneho. Ariko ibyo bintu byawe byo gusoza byadukanye. Abashaka gukomeza bashobora kuza gukomeza, ariko tugeraho dutangira naho dusoreza. Gasaro ashobora kuba yenda ahuze muri aka kanya. Ndahari gusa hari 25% biri bijya mu kigega cya FPR Inkotanyi. Ku bantu bose bafite ikintu bakora, nanjye ndabyibuka igihe nigishaga, nanjye natangaga 10,000 nubwo ntari ndi mu ishaka ryabo. Ndibaza n'abandi bamambure ba FPR batanga andi mafaranga yabo ku giti cyabo, cyangwa se bikaba ari kuri buri munyarwanda. Ntayo batanga.
Mhm. Aya mafaranga n'indi mitungo myinshi ikomeye isumba umutungo w'u Rwanda FPR ifite agabanwa na bande? Ni bande bamambure fondateri bafata aya mafaranga kuri FPR? Ni bande bantu bagabana aya mafaranga ya FPR kandi ni menshi? FPR ikize gusumba u Rwanda, ifite imitungo hanze y'u Rwanda. Ni bande bagabana aya mafaranga? Mm. Gasaro arabaza ngo ayo mafaranga yose ayo 25% umuntu wese atanga ari umukozi ari umucuruzi ari umukene ari umuki ngo ajya he akora iki ko atajya mu isanduku ya ajya leta muri Crystal Venture ajya muri ajya Crystal Venture ajya muri lifestyle yabo ubona babayeho byoroshye. Ntabwo munyumvishe neza. Hari iyi 25 abaturage batanga, waba ucuruza waba ukora akazi ka leta waba ukora ibindi bintu, hari amafaranga utanga muri FPR. Icyo ni kimwe. Hari imitungo ajya muri Crystal hari Crystal Venture Venture nayo hari Crystal Venture nayo iri muri FPR, nayo ni iyindi mitungo ya FPR nanone ikora mu bucuruzi bwayo yaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Ndibaza aya mafaranga yose yamaze gukusanwa afite ba nyirayo. Ni bande aba bantu? Ni bande bagabana iyi migabane? Aba bantu ni bande bagabana aya mafaranga kari menshi cyane ko FPR ikize gusumba u Rwanda? Mm. uzarebe abana babo amamodoka bagenderamo Ah, urebe ariko n'utuzi bakora nubwo bwose urebe ndi ko ikigoryi wabigereranya ndetse nanjye nkagira icyo mvuga hano. ngira ngo Lucky yari arimo kuvuga nawe turaza kugeraho Nobo mu kanya. urabona Gasaro akenshi buriya nujya no kureba ibyo bintu nka biriya bigega agaciro nta kintu bigaragara, nujya kureba iyo mitungo ahantu ijya, reba ukuntu abana babo basipendinga, kwanza basipendinga amafaranga bakuye ko badakora. Icyo ni icya mbere, ni ayo mafaranga nyine y'icyama numvishe Kagame yita ni cyama. So ni ukuvuga ngo uko abo bana babo babaho mu buzima buhenze ariko bagakora ibintu bitakwinjiza ibyo bakonsoma. ikibazo kiri kuri tekinike nari kwerekana mpaka gisubiza. So urumva rero ntiwirirwe ujya kubaza, abenshi uzasanga bafite amaparitema muri ntabwo ari Amerika, muri abajya abana sha ibyo ni bakodesha iby'abana sha amahoteli. ni rakireka guteta ngo bakajya mureka Rose inkuta. None se imbunda zo kujya kwica abantu zikagura iki? Abashimuta babonetse bakabahemba iki? Abana babo muvuga ibiki? Urumva ni ukuvuga ngo amafaranga yo mu Rosemary, butaka ibyo bindi byo biri ku ruhande, kuko buriya nk'igisirikare cy'u Rwanda ayo mafaranga niho ajya ubu ntiyakibayemo, nubwo hari reka tureke iyo sapoti nari Amerika kwifuza ko nubwo itanga gisubiza Mwihangane uburyo muha abandi bukavarinda ijambo. hafi mu buryo bw'itekinike. Rosemary turaza kukugarukaho, reka Lucky arangize asoze urumva igitekerezo cye. hari nk'abantu tuvuge igisirikare cy'u Rwanda hari inkunga ubwacyo cyakira zishobora no gukavaringa n'izi zose icyo gisirikare gifite. Ni ukuvuga ngo rero aya mafaranga, ahubwo ushobora kwibaza ngo ayo mafaranga ajya muri ubwo bwicanyi bwose, reba aya mafaranga ya za Rwanda Revenue n'ibiki byose, uzagenda unshakire icyo akora. Iyi mihanda mwirirwa muvuga, iyi banki nyafurika itsura amajyambere itera inkunga hafi 80% y'imihanda mubona mu Rwanda. Ibyo rero Rwanda Revenue amafaranga yayo akora iki rero? Hari n'ibindi byama byinshi biri mu Rwanda byinjiza amafaranga aturutse mu baturage udashobora kubonera ubusobanuro bw'ibyo akora. Ayo yose ajya mu bwicanyi. Ariya bita icyama cyabo, nese babaye byaba ari n'amahire, babaye babikoresha muri ubwo bwicanyi, hari ibintu batakamura mu banyarwanda, ariko bo babikoresha muri lifestyle y'abana babo. Babayeho on the standard of the world, bari kuri standard y'isi. N'umwana ushobora gutekereza akarara mu Bubiligi mu gitondo akagaruka mu Rwanda, nta business yagiye yinjiza ayo mafaranga, because her father is ni liberators. So icyo cya liberator murakizi kirarya mu Rwanda, sinshaka kukijyamo cyane, reka duhe n'abandi
tutaza kubima ijambo kandi n'abandi bafite icyo bavuga. ese wowe urakoze Lucky. Ngira ngo umuntu agerageje kuvuga mu nshamake, umuntu yavuga ko ayo mafaranga ngira ngo cyari ikibazo cya Gasaro. Icyakora ku ruhande rumwe bayaryamo ubuzima, bayiryoshamo ku buryo navuga burenze, buri hejuru cyane y'uburyo abandi banyarwanda babayemo. Hanyuma ku rundi ruhande bakayakoresha mu bwicanyi bwabo, mu kugura intwaro, mu butasi no mu bindi bikenera amafaranga. Ngira ngo nibyo bitekerezo byaje kuri icyo kibazo, nibyo bisubizo byaje kuri icyo kibazo. kandi nongeraho akandi kantu, abo bantu ni bande? Abo bantu ni bande bagabana ayo mafaranga? Lucky yari amaze kuvuga ngo nabita ngo ba liberators ngo sinzi niba Lucky yenda ushobora kubivuga ku buryo burambuye abo washaka kuvuga. babandi bahamagara abantu baza mu nama bakakubita amafuni. ese nagira icyo nunganiraho. Ninde? Ni Patrick? Yewe Ni Jano? Okay. Jano, reka tubanze Patrick, niwe umaze igihe kirekire hano, hanyuma ubwo nawe turaza kukugeraho noneho. Yes, murakoze mwiriwe. Yiriwe Patrick. Murakomeje kumpa ijambo. Igihe cyo navuga sibyo. Ngira ngo insanganyamatsiko wari wavuze uti ni gute abanyarwanda babaho neza. Nubwo nibyo wavuze, ibyo nakurikiye ntibangire. ariko ufiteho paraleli ntabwo tukumva. Okay. Ndi kuvuga ninumvishe insanganyamatsiko uyu munsi bavugaga bati ni gute abanyarwanda babaho neza mu bwisanzure. Niba ntibeshye, niba mbikoze mbihinnye nihuse, twebwe abanyarwanda uko mbyumva, numva ko kugira abanyarwanda bazagire kubaho neza bisanzuye hagomba kubanza kuvaho FPR, MRND ikava, FPR ikavaho nk'ishyaka ndetse nk'umutwe w'amabandi, kuko ni abantu babangamiye ubwisanzure bw'abanyarwanda. So icyo kintu rwose ni ingenzi. Umunsi kizavaho abana bazumvikana, abanyarwanda bazumvikana, tuzabaho tuzabana, ariko dufite imbogamizi za FPR. Ntabwo rero natinda cyane ku mafaranga atangwa muri FPR. Turabizi neza cyane ko FPR ikize kurusha igihugu, hari uwabivuze kandi nako bimeze kuko ntabwo ushobora kunsobanurira ko umuntu nka Perezida Kagame, ikinyamakuru nka Forbes cyangwa bakora sonda bazi ko afite ibihumbi birenga 500 za miliyoni, hafi 500 za miliyoni y'amadolari. Ntabwo bibaho. Wayakuye hese ahembwa ibihumbi miliyoni 2 isagera kuri 500 guti, ibyo turabizi. So amafaranga bayakoresha, icyo bayakoresha bari abantu rero namwe murabizi, bahereye kuri banuza ba Bernard Kouchner. Bernard Kouchner waza ari umuntu muramuzi, yakoraga muri Médecins Sans Frontières. Ububanyi n'amahanga w'Abafaransa. Uriya mugabo ngira ngo yabagurishije, bamuhaye ibihumbi 200 y'amayero kugira abashe kubakorera modeli, ariko ibyo ntabwo ari bibi. Ariko barayiguze modeli ya santé, système de santé mu Rwanda irigendera ku Bafaransa, ariko niyo bahaye abakorera nka page ngira ngo nka 40-50 arizo bagenderaho, barishyuye. Ibyo birazwi, ibyo ntabwo ari bibi mbo. Ariko urumva amafaranga aho nibura aho yagize icyo akora ki, ariko ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Barohereje abana bakaza kubyiga, barangiza bakaza kubyinstara, ariko baraguze. Ariko noneho hari ahandi bayakoresha nabi, kugura abicanyi, kugura amarobi, kugura imbunda, kwirirwa inyuma ujya kwespiyona abantu. Bakoresha amafaranga menshi kugira ngo babashe gushyira uriya mugore nuza uyunguyu wa francophone, ni umunyarwanda, turi fiere ko yahageze, ariko bahamushyira babanje gutanga amafaranga. Kubera iki uyu mugabo nka Sarkozy nuza perezida w'Ubufaransa adashobora guhagaranga avuga ati u Rwanda nabicanyi, kubera ko azi icyo byungukiramo? Bafite amafaranga menshi Kagame abahereza, abakoreshamo. Donc barakize cyane, bafite n'ingufu bari abantu bo mu Kigali.
noneho kugira ngo abanyarwanda bazajye kubaho neza babane baganire nuko haza ubutabera ntibwaboneka ababukoze abisha abantu bagihari ku ruhande rumwe barahanwe abandi batarahanwe. Hari umugabo numvishe ari kuvuga ntuza Noble Marara ati ngo FPR ngo ntibishe ngo bamwe muri bo ngo ntabwo ariko bose bishe. Nanjye ndabyemera, ariko nakubwira ko FPR yishe nka institution nk'ikintu cyari kiri organize, uwagisohokagamo akajya kwica hanze yaho akajya nko kwihimura ko bamwica umwe baramufungaga. Muri make icyaha cya FPR ni collective, nuko iyo ufashe umwe ukamuhana ubahanye n'abandi bose. Muri make ntabwo dushobora kuzabimenya FPR ikiriwe nk'ubutegetsi, biragoye. hanyuma kimwe mu kibazo nyine twibaza ni gute noneho FPR hamwe ngira ngo ntabwo tuzasiba kubigarukaho Evode yita agatsiko k'amabandi, ni gute ako gatsiko k'amabandi kavaho? Biroroshye cyane. Ubundi iyo umujura yibye sibyo, abajura bagiye kwiba ari batatu bagezeyo kugabana birabagora, birangira ariko bimeze ntabwo babasha kugabana ngo basangire. Umwe aravuga ati ngewe ninjiye muri banki mo imbere, ni ngewe wafashe amafaranga, undi ati nasigaye mfite imodoka hanze ya banki, mwebwe mwinjiyemo imbere. Undi ati nari ndi ku muryango ndi kubarinda, ni ngewe wari gupfa vuba. Bajya kugabana niho bipfira. Umujura yararangira yisenye. Icyo ni icya mbere, ngira ngo uranabibona, yumva ngo umwe ngo yasohotse yari Nyamwasa, kumva undi ngo yagiye aha, amajura barangira nabi. So ariko noneho katujye mu bintu biri pratique by'ukuri uko ibintu bimeze. Kurangira kwa FPR igisambo yo kirya gishaka gukomeza ngo kijye kure, bageze kure ku buryo byabananiye kugira ngo bumvikane na Kongo iba propoje amahoro. Bamwumvishe none se ubwo urumva abantu baba propoje amahoro murayanze burabatutse ngo ni tono vide, sibyo? Ngo ni nguru zirimo ubusa, kwarangizwa ukahaguma. None se bona abana amplisi noneho tuzi neza ko ikintu kizarangiza bari abantu. Reka none tunabirangiza tuvuga uko biri. Hari icyo bita ngo FDLR niho ruzingiye. U Rwanda ruvuga ngo ikibazo dufite ni FDLR, ariko noneho batangiye etape ikurikiyeho mu masezerano nuko bari gushaka FDLR. None se FDLR zagenda zimanitse amaboko, bari kumwe katari intambara ahubwo izashyuha, kandi abanyamerika barishakira amabuye byihuse. Kongo iravuga uti kajya gushaka FDLR, Kagame ati ni ufite ukontorora FDLR, ni intambara. Ikintu kizaba nuko FPR ukuntu izarangira, keretse avuyemo nk'umusore umwe warakaye akagira uko birangiza imbere ya Kagame, cyangwa bari abantu banze nibo bazaza bazanye na FDLR nuko bayihereza legitimite bakabakurikira cyaho. Niko ibintu bimeze. Naho abanyarwanda mo imbere biragoye ko dufite ikibazo cy'amateka, ntabwo abanyarwanda bazi kwivumbagatanya, baratinya. Nuko mborekane kwizinga mu magambo mvuze byinshi gusa. Patrick sawa, urakoze kutugezaho icyo utekereza. Hanyuma twari twavuze ko Jano nawe ari we ukurikiraho akatubwira icyo atekereza kuri icyo kibazo twibaza. Ngira ngo icyo tubona nuko abanyarwanda babaye abanyarwanda, navuga bo hasi, atari bariya abategetsi, atari kariya gatsiko, babaye barakennye, nta burenganzira bafite. Yego Patrick, gato cyane sibyo? Yego, urabona interahamwe zisha abantu sibyo, ariko zisha abantu ari umwe ku wundi. Nge numva kugira ngo tworoshye ibintu sibyo ku bijyanye na FPR n'inkotanyi sibyo, nuko abantu bicaga wenda atari uko babishaka, ariko ari uko bahawe amategeko ngo babikore. So tugomba guhana abantu bo mu rwego rwo hejuru, apana abo hasi. Abo hasi babonye amategeko. Muri make ni ugukora mu gihe kizaza, birakwiye yuko bari abantu bo hejuru bazahanwa, ariko abo hasi akaba ari batanga information ko bahawe amategeko. Nako nakongeraho amanuza amabwiriza, kuko ntago wajya bararashe akica umuntu, nabo bararwaye mu mutwe, ariko ntago wakica umuntu kuvuga ngo uri muzima. So abatanze amabwiriza hejuru nibo tuzagira, nibo tuzahana, niko bikwiye.
mbo murakora yabatanze amabwiriza yo kwica, yo kurasa, yo gusahura abanyarwanda, yo kubabuza uburenganzira bwabo. Abo nibo bazahanwa igihe nikigera. Ngira ngo nibishoboka ko nyine bahanwa igihe ubwo ayo mabandi azaba yashoboye gufatwa. Hanyuma urakoze. Ngira ngo aho twari tugeze kuri icyo kibazo ni ukumenya turi kwibaza impamvu cyangwa se uko byagenda kugira ngo abanyarwanda bagire uburenganzira buzima, uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo nk'abanyarwanda. Hanyuma tukibaza niba bishoboka ko impamvu zitera abantu guhunga mu Rwanda zishobora kuvaho. Tukibaza noneho n'icyakorwa kugira ngo izo mpamvu zitera abantu guhunga ziveho. Jano, wagira icyo bitubwiraho? Murakoze. Ikintu cya mbere mbibonamo ni uko tugomba guhindura inzira twacagamo. Abanyarwanda tugira reka mbyite wenda singeneralije, kuko abo mbasha kumenya tugira ikosa ryo kugendera umujyo umwe. Niba turi ibumoso ni ibumoso gusa, nyine niyo nzira twamenye, ni nayo tugomba kuyoboka gusa, nta yindi. Wenda mbivuze mu nabatsa nk'ujimije, ariko nimba idamange yarafashe umurongo wo kugenda wenda muri uwo mujyo, Victoire agaterura uwo mujyo, ese abasigaye tugishaka icyo kintu cy'impinduka n'uwo mujyo twajyamo, cyangwa twashaka indi nzira twacamo kugira ngo n'ubundi twotse igitutu icyo kintu? Wenda hari akantu mwavuzeho kare, ari amafaranga nge yakwa na RPF njye mbona ari make ugereranyije n'ayakwa abakozi ba leta mu cyiciro icyo ari cyo cyose, kuko njyewe waho nabashije kunyura, kuko sinageze hose, ariko naho nabashije kumva nta mukozi wa leta uhembwa amafaranga ahwanye n'ari kuri payroll ye. Payroll nimba umukozi ahembwa 300, ahembwa 150. Simvuga ibyo ntahagazeho, nk'umukozi uri guhembwa 2.8 ntago ariyo yanditse kuri payroll ye. Umukozi uri guhembwa 130 cyangwa 150 ntago ariyo yanditse kuri payroll ye. Umukozi uhembwa 3,000,000 mu gihe runaka ntago ariyo yanditse kuri payroll ye. Asigaye ajya he? Ajya muri ba bandi bakora SPO cyangwa se ubutasi, usanga kenshi na kenshi bari hirya no hino, ukamubona ari nk'umuturage usanzwe, cyetse uwabashije kumucengera akamumenya, umusanga ari ubu kandi buri kwezi arahembwa. Ni hesha ajya? Rero abenshi babashije kubana cyangwa se babasha kwegerana nabo, abenshi barabibona kandi turabizi. Icyo uwo ari we wese, sindi mukuru cyane, ariko ibyo nabashije kubona n'amaso yanjye nkanacamo, rimwe na rimwe nibyo bagiye bashaka no gutegeka cyangwa se gusaba umuntu ko yasa nk'ubyinjiramo. System bakoresha n'undi amafaranga usanga usa nkaho uyakorera, nyamara nta kazi wakoze, ariko icyo usabwa wayitunganyije. Rero amafaranga nge mbona mwavugaga ya RPF yakwa n'abanyarwanda ni menshi, ariko si menshi ku kigero cyayo yakwa abakozi bahembwa na leta cyangwa se n'ibigo byigenga, kuko nabo bari baba bategetswe kwishyura amafaranga. Tutabaza ya ejo heza, tutabaje arayo mu kigega, ni menshi, ni menshi. Rero mu rwego nge mvuga ngo twarwanya icyo kintu, nuko twakwiga andi mayeri yo kuboyikota icyo kintu mu bundi buryo, kandi hari uburyo bwinshi bwo kuba byakorwa. Ntago tugomba kugenda mu mujyi umwe. Burya ngo ushaka kwica inzoka ntago uyikubita umurizo gusa, ntago uyikubita igihimba, ariko umuhurije hamwe, wakubise umutwe agakubita igihimba agakubita n'amaguru, ya nzoka ntago inyeganyega. Twebwe dufite umujyi wo gukubita ahantu hamwe gusa, kandi aho ngaho n'ubundi nabo bamaze kumenya ko ariyo nzira ducamo. Rero icyaba cyiza ni uko hakwigwi andi mayeri, kandi ayo mayeri arahari, arazwi, nta muntu uhuza n'undi, kandi twese ntabwo ibitekerezo bihura. Uko byagenda kose hari ubundi buryo buhari, kandi ari bushatse kugira ngo babumenye, abenshi banabumenya. Platform nyinshi zigenda zibigarukaho,
akaba ari ikintu ubuhe cyakemuka. ushobora kutunyuriramo muri makeya nka bumwe bushoboka muri ubwo buryo? Njyara uburyo nkunda kugarukaho Yego. kandi si nanjye wenda mbuvuzeho, wenda ntago ndi umuvumbuzi. Ubu buryo bwakozwe na Gandhi arwanya ababirigi, Abongereza. Angleterre, Ubwongereza mu bukoroni bwabo. Ubukoroni dufite mu Rwanda dukoze iyo systeme ya Gandhi bwakwemera, nabwo hareka kumeneka amaraso menshi y'Abanyarwanda. Kandi ubwo buryo hari uturere tumwe na tumwe muho nabashije kuzerera, njye nabanze kubona ko babukoresha, ariko kuko n'ubuyobozi bwamaze kubyikanga, reka nongera kubyikanga, hashyizweho amabwiriza. Nakeka ko hari speech yatanzwe na chairman wa BNL avuga ko hari ibintu bigomba guhinduka mu bino by'ibimina. Ibyo byaturutse mu byo Abanyarwanda bari gukora nabo ubwabo, nkeka ko babikora bidaturutse kuri icyo kintu cyo ko banakizi, ahubwo biri guturuka kuko nabo ubwabo bavuga ati ibi bintu turabona ko turi kuribwa, turi kwibwa, turi kwamburwa, ariko bakavuga ati tukwiye gushaka ikindi twakora. Icyo bari bashaka gukora ni icyo bari kuboyikota, nabo bakabikora mu buryo batazi. Tekereza noneho byakozwe mu buryo byateguwe, icyo kintu icyo byabyara, ukabyuka ugasanga serivisi zimwe zahagaze. Ntawe uzaza kugukura mu rugo ngo akubwiye ngo kuki utagiye muri serivisi iyi n'iyi. Ni uburenganzira bwawe kuguma mu rugo. Icyo gihe ni imyigaragambyo iciye mu mucyo kandi ibabaza. Ukeka ko Umwongereza agiye kuva mu Buhinde ariko yahanze? No mu Rwanda ruture turi kubikora, ariko na n'ubu byananiranye kugira ngo bagire icyo babihinduraho, kuko ntabwo uzabwira umuturage ngo ave mu rugo iwe. Ariko kuvuga ngo ufashe abaturage ngo bagiye mu muhanda ako kanya bakwicwa cyane, ariko kuba wabikora muri ubwo buryo, ari nabwo buryo Victoire navuga ngo ni bumwe mu buryo bwanditse muri cya gitabo Victoire afungiwe aka kamwanya. Sinijya kuvuga ko icyo gitabo kirimo ubwo ni bumwe muri ubwo buryo bwanditse muri icyo gitabo. Kuboyikota icyo kintu cyafasha cyane, bihwanye n'umuco w'Abanyarwanda wo gusa nkaho bakora ibintu ku ruhande ariko bafite n'ikindi bagamije. Abanyarwanda uwo muco twese turawuhuza. Rero icyo kintu cyamacinga cyane n'umuco w'Abanyarwanda dufite aka kamwanya. Sinzi impamvu niyo nkigarutseho abantu benshi ntabwo bacyumva. Ibyihuse biragwa, ariko icyo kintu kiroroshye kuba cyakorwa, kabishywa ari n'ahantu uturere tumwe na tumwe dusa nkaho tubikora, nabwo bakabikora mu buryo batazi. Byaba byiza ngira ngo icyo kintu tugishakiye umwanya nacyo tukakiganiraho, ubwo buryo uvuga. Ngira ngo ni uburyo akenshi hano tudakunze kugarukaho, nibyo kandi koko bushobora kuba bufite navuga icyo bushobora kutugezaho. Tugaruka ku bijyanye na generasiyo. Nabangutwariye isogonda, urugero ni nk'uko ushobora kuvuga dufite ikibazo cya FPR, ni nacyo kibazo nari nabajije. Barakize kandi ushobora gusanga ari famiye imwe cyangwa se amafamiye abiri atatu, bose bagabana iyo sheya, iyo mitungo y'u Rwanda gusa. Nibaza yuko abantu batanga imigabane bakwiye kubimenya, hanyuma kuboyikotinga avuga ni nko kureka kugura ibintu amaporodagite ya FPR, harimo bafite za kampani zitandukanye, Inyange, ibiki byose, kugerageza kwigumura ku makampani ya FPR tutabateza imbere na gato, nitutabateza imbere ko aribo bacuruza, abantu bazapfa n'inzara. None bazarya iki? Hanyuma biravuga bati tutabateza imbere tukareka kugura ibintu byabo. Ndavuga mu Rwanda, njye byose
boyikoti tuyigeze kure ahubwo mwe urugero mwigejeje amata yose ntabwo ari ayabo jisi zose nubwo bari gufungira abangaba bari bagize utujisi byose si ibyabo kandi nawe ushobora bamaze gukora gupima jisi umuti n'ibyo bohereza i bene burayi bo gukora na ukajya jisi kugura zawe keza kuri ibi ukajya bintu kugura amata reka nawe babwireho nawe akantu wakora gatoya jisi yawe mu rugo ukayinywa gasa oui gasa yes reka babwireho ikintu gatoya tuvuge nk'urugero nk'iyo boyikoti yarakoze pe narabibonaga ariko uzi ikintu bakoze bahise bafata poroduwi zigurwa cyane bahita bazizamura tuvuge nka ji yaguraga 1,100 bahise bayizamura bayishyira ku 600 kandi iri muri gategori imwe n'inyange ubwo urumva uraza ukareba ugasanga inyange iri ku 1,000 iyo ji ituruka muri Kenya bayishyize ku 600 ubu birasaba nyine ekonomi iri hejuru mu yavuga ko baturage n'abaturage baciriritse bacuruza uduconco babakura mu nzira noneho ibintu abacuruza agasigara ari ababo n'amashuri aremereye ushobora kujyana n'umwana wakavamo afite ubwenge ni ayabo donc burya iyo umuntu hari ibintu umuntu agufatiraho ahubwo hari ibindi twakora nuko Manu aracyari umusore ashobora kujya afata nk'agakoni ubundi abasore n'abagore dufata udukoni naho ibindi turi vuba no kwivugisha Manu uri kumva icyo ndi kuvuga ndabyumva njyewe nawe ngo tugiye gufata udukoni boyikote hano i burayi ni ukutarya ruriya rusenda rwabo bakabanga nturye iriya fu yabo ikindi navuze nkamwe muri opposition mwari kugura nka Vigo buriya muguze nka Vigo nk'eshanu mugateza imbere igihugu hari Vigo ngo zirwa zizenguruka muri Kigali buriya opposition yabuze Vigo nayo yashyira mu muhanda Vigo kandi Vigo muri Kigali none Vigo yakora se neza seri murangira ntiyirwa ari kugenda n'amaguru mukamushyira muri Vigo nawe Vigo ni iki yatwarwa n'undi imodoka za transport yatwarwa n'undi none se niba babuza ji kugurwa ubwo iyo Vigo yo bayemera gutwara abantu umva none se urumva Vigo ari ugutwara umuntu ku bushake cyangwa no kumutwara ku gahato ukajya kumutembereza Kigali kumwabaye muto ariko ako kantu Rosemary ajya avuga nk'abantu b'abagabo ariko ako kantu ngenda gakunda kubera ko ubundi hakagombye opposition yakagombye kwiyubakamo ako kantu ni ukuri birirwa bavuga ko ari Vigo muri Kigali ngo zirwa zikorera hanze no mu gihugu ariko ntabwo babitekereza nka ziriya Vigo wumva zigenda zigashimuta abantu twe ntabwo twabashimuta twabatembereza wabura tsere murangira ugatwara nyine ukamujyana ku Kibuye baza ko tsere murangira atagusanga aho uri komeze mu utete bo ngira ngo ibyo nabyo ubwo tuzabigarukaho ngira ngo Jano nawe yatanze igitekerezo cye yenda navuga tudakunze gutekerezaho ko nibwira ko tuzagarukaho mu minsi iri imbere munsezera nigendere munsezera oya dufunga tumare ubundi saha n'iminota 45 ariko ubu turafite Fina namobere ubundi dufunge Manu namobere na Fina mobere nigendere turagira ngo dusezeraneho buri wese afate umunota umwe cyangwa ibiri banza umobere ingende cyangwa reka tubanze twumve umuntu waje nyuma ubundi dufunga reka ndagiye ndabaretse niyo yayo nta mufata udukoni tujya i Kigali nta bindi ubundi se ko ibibazo bitarangira ni yare mani ndagukunda Fina tunga ndagukunda cyane Patrick nawe umugabo mwiza Lucky Gasaba tuzasubira buriya kuwa gatanu w'icyumweru gitaha kubera ko iki kiganiro kigenda kigaruka yego Ruza nyamara dufite abagore beza Marike rero ukuntu ari ikizungereza nada ubwiza bw'abupfanye mu Bubiligi ukunda abagore ukunda abagabo ukunda bose nkunda byose Mari reka ukuntu Marike ni mwiza ukuntu afite inzobe ikeye ntabwo ubwiza bwanye mu Bubiligi we Rwanda kuva kera ndagira ngo tubijyane i Kigali tujye kurya ibisore biri hariya bipapanye tuzaturyaze cyangwa tuzabarya
tuzabarya dusigaye tubarya nta mugabo ukirya umugore. hanyuma hari na ruza nawe yaje nyuma mbere Ndavuye y'uko dusoza ngira ngo nawe tumuhe ijambo agire icyo Rusa atubwira. yaje nyuma kandi agira ijwi ndabasuhuje umva Rosemary umva ijwi ry'uwo mugabo umva Reka numve. nakomeje ntabwo naje nyuma Ni wa nakomeje mutekamutwe kuza w'umutekano. bigahagarara Yambwira network ijwi agiye wanjye. gufungwa cyokora ndabashuje kandi mwese ndabakunda Ayo uzajya unkunda mwese njyenyine rwose bakunda bose. nitegereje iyi pano yacu nsanga niyo abantu navuga ngo baciye akenge. Hari amapano tujyaho tugahuriraho n'abantu batukana cyangwa abantu bavuga ibintu mu buryo nyine wumva bakimeze nk'abakambakamba muri politike, n'ubwo wenda bamwe batajya bemereye ko tuza kuganira politike hano. Maze rero ngewe aho mpera ndahera ku ijambo rivuga ngo ibibazo bibaho, hakabaho ibito, hakabaho ibinini, hakabaho ikinini kisumba ibindi, aricyo kiriya cy'iwacu, ariko nta kibazo kibura igisubizo cyacyo. Nk'uko nta muntu ushobora kuvuka ngo agire ikirenge kinini, nomero nini, ngo azabure inkweto. Nibuze mu gihugu bayitumiza hanze cyangwa se akagenda akayikoresha nomero akayibona. Natwe rero ubigikeneye ni ugusangira ibitekerezo, ni ugushyira hamwe, ni ukugira mu kuri kose ibyo twarenza amaso, kuko iyo tuvuze ngo abanyarwanda bamwe baracyafitemo akantu k'akarwara gatuma batashobora kwifatanya n'abandi. Natwe ni ukuvuga ngo turi abanyarwanda, ntabwo duhanga amaso bariya gusa, tukagira urutambwe twarenga kugira ngo dushobore kuba twashyira hamwe. Ingingo ya kabiri, hari kiriya gitekerezo mu isi niba ari boyikote, numvaga ari igitekerezo cyiza ku muntu ubishoboye cyangwa uwemeye kwigomwa. Utabishoboye yavuga ati reka nigomwe, ntabwo ndi bujye kurira ku isahani y'umuziro. Dore uriya muntu niwe unshonjesheje, uriya muntu niwe utuma ntashobora kwitembereza voka zanjye, uriya muntu niwe watumye ntifungurira uruganda rwanjye rukora ikintu runaka. Ibintu byose yarabyihariye. Yenda nubwo yenda abaturage, burya ahantu iriya leta yategeye abaturage, aho ngewe namenyeye ko leta nari ndimo ari ingome mbi cyane. Umunsi bashoka ibishanga bakabwira abaturage bati nimurekere aho ngaho guhinga. Kiye nk'umuntu wari warabayeho mu Rwanda mbere ya 94 cyangwa mbere ya 90, nahise menya yuko abantu bagiye kwicwa n'inzara. Urabyumva, kuko ngenda ninzi ko mu bishanga nako u Rwanda rutezwe imbere n'ubuhinzi n'ubworozi. Urabyumva rero, kubuza abanyarwanda guhinga no korora. Iyo tuvuze korora ni ukuvuga ngo kuva kera hari abagiraga isambu bakagera aho baragira inka, ariko hari n'abataragiraga isambu ariko akumva ko biri ngombwa kugira ngo ashobore kuba yatunga nk'inka nk'imwe cyangwa ebyiri azubakire. Adafite n'ubutaka akagenda agakodesha muri cya gishanga, agahingayo ubwatsi bw'inka, akajya agenda agatema ubwatsi bw'inka, akaza akagaburira inka, inka igakamwa. Ugasanga arimo arayishakira nka tuvuge iyo ushaka ko inka ikamwa cyane uyihingira ibigori. Ushobora kuyihingira ibigori mu kabande, ukayizana ukayigaburira, ikagira amata menshi, ukajyana amata menshi muri leta, ukavana amafaranga, abana bakarya, abana bakiga. Muri rusange abanyarwanda bo hambere benshi bize bakagera muri kaminuza, ntabwo ari uko bavaga mu miryango y'abacuruzi bafite amafaranga menshi, bavaga mu miryango y'abahinzi borozi. Abanyarwanda rwose turi abakozi pe, turi abakozi. Abanyarwanda barakora. Utinya abantu bahenda, tuzi neza ko dufite ubutaka yenda nko ku misozi, ahantu usanga hari ubutaka buba, ariko abanyarwanda barabuhendahenda, ugasanga bavanyemo umusaruro
ahari kera nta rugo rwaburaga ikigega, urabyumva. rero iyi leta ya FPR uko yaje yatangiye nayo ubwayo yikora mu nda, aho iciye ikagenda yunyuguza abantu bose yica, itarobanura, n'uyisanze nawe ikamwica. Keretse yenda utarayitegereje, usibye ko abari bayirimo ntibyari byoroshye kugira ngo ube wasohokamo, winjiragamo kugira ngo uzasohoke ugashaka aho wajya hakabura. Abantu b'abahanga ni ababonye ikimara gufata igihugu bagahita bidomokera bakayivamo, urabyumva. So rero mu kuri kose sisitemu ya boycott numva yagira akamaro abantu kuzira biriya bintu byabo bituruka muri ako gatsiko gatoya kihariye ibintu byose, bagakoresha ibindi. ufite umwumbati akaba yawuteka akawurya mu gitondo, akazira iyo migati yabo. N'ukunda amata yaba n'umuntu ashobora no umuntu iyo ababaye ku mutima ushobora no kunywa icyayi cya mukaru ukanywa amazi ukagira ute, ariko ntujye kurya cyangwa kunywa ibintu by'umuntu wakubujije guhinga. Ufite abana bafite ibibazo by'indwara cyangwa imikurire kubera kutarya, urumva kiriya kintu in fact ni nka jenoside. Nta kuntu abana bashobora kwiga mu ishuri, ni ikintu bakoze babanje kwicara bakigaho. Urumva umwana utariye ntiyashobora kwiga, ubwonko burazingama. Yemwe n'umuntu mukuru, none se n'umuntu mukuru niba inzara imutera ubwonko kumugara, akarwara kwibagirwa, yangiza memwari, ikangiza ibintu byinshi. Ni muganga ariko umuntu ushonje, urumva ibice by'umubiri byose biba byapfuye. Ni ubugome buriya cyane burenze urugero. Hagomba rero gushakwa igisubizo. Ikindi gitekerezo nagize, nitegereje uburyo nashatse gutanga urugero. Ni ukuvuga ngo hari umuco umeze nk'uwadutse uriyongera ku ngoma ya FPR, umuco w'ubusambanyi mu rubyiruko, mu bashakanye. Noneho ngira ngo abantu baje kwicara nyiremwe yenda barareba basanga nta handi hafi igisubizo usibye, ndavuga nk'abagabo, ngira mwarabyumvishije hari nk'ibintu byigeze kubera Gikondo. Ubwo ni urugero ntanga, urabyumva. Rero ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wagiye kugera kuri icyo gisubizo cy'uko umugabo yaza agaca inyuma y'undi bakaza kumatana, urumva n'abo batuzonze buriya nabo abantu bagiye bahura. Uzarebe FPR itinya ko abantu bahura ari babiri cyangwa ari batatu, iyo isanze abantu bicaye baganira irahangayika. Buriya abantu bicaye hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kubashakira ibihano. Ntabwo umuntu yaza nanjye ngo angirire nabi, abuze abana banjye kubaho, abana bandwarane bwacya. Numva igishobotse cyose nanjye nagishaka, nkashaka uburyo bw'ukuntu nanjye namuhemukira. Urumva igihe turimo rero ni uko buri muntu Imana yahaye ubwenge agomba kwicara agatekereza, akareba uburyo bw'ukuntu ashobora kuba yahana umuntu wamugiriye nabi, umuntu waje akamusenyera inzu y'amamiliyoni n'amamiliyoni, umuntu waje akamusenyera uruganda. Simvuze ngo abanyarwanda bashyamirane, ariko aba bagabo bamenyereye abanyarwanda cyane, imyaka itambutse ari myinshi. Urumva bagirira nabi abanyarwanda. Aho bigeze, nubwo yenda abantu batari bagerageza kwishyira hamwe, ariko hakeneyemo akantu ka reaction kuri bariya bantu. Urumva ndatanga urugero. Burya sinzi ibihugu by'abazungu, sinzi ahantu nigeze kumva igihugu
umuntu niyo baramugiriye nabi igihugu ndakibagiwe umuntu aragenda kabisa. Simvuze ngo abanyarwanda bikore, ariko byashoje ngira ngo intambara leta bahita bayivanaho, umuntu aragenda ajya niba agiye ku nteko ishinga amategeko arikongeza aritwika, induru ziravuga. ni muri Tunisia. Ni muri Tunisia ku nteko ishinga amategeko rwose wenyine yari yavuze ati kubaho no kubaho byose birasa, aragenda ajya ku nteko ishinga amategeko yisukaho peteroli arikongeza, ngira ngo umenye leta barayivanyeho nyuma yaho. niho haturutse imyigaragambyo bimwe bise ngo ni printemps arabe. Ntabwo mpamagarira abanyarwanda kubikora, ariko ngewe iyo ngenzuye imbere hazaza mbona ari nkaho byerekeza, kubera ko abanyarwanda barababaye cyane cyane birenze urugero. Mbona ariho byerekeza rwose. Nk'uko navuze, nta kibazo kibura igisubizo, ibitari ibyo yenda bibaye iby'Imana, aba nabo kugira ngo bagire ziriya mbaraga zikandagira abanyarwanda ku gakanu, bafite aho bazivanye, kandi aho bazivanye bafite ibyo bakoranye byinshi by'umwanda, kandi mpamya yuko batakwemera yuko ababakoresheje, mpamya yuko batakwemera yuko bizabajya ku mutwe. Byanze bikunze bazafata uwo mwanda bawikoreza iriya ngo kariya kazu, bariya abayobozi b'iwacu b'akazu, usibye yuko tutazi uko bizagenda. So yewe niko mbireba. Abandi mwakomeza, murakoze. Sawa urakoze Ruza. Ngira ngo kuri ibyo bitekerezo ngerageje kugira ngo turagenda dusoza. Ubu ngubu ngiye kugerageza kuvuga mu nshamake ibyo twavuzeho. Habaye ibitekerezo byinshi binyuranye mu buryo agatsiko k'amabandi kavaho, kugira ngo abantu bari mu gihugu, abanyarwanda ari abari mu gihugu n'abari hanze, bashobore kubaho bafite uburenganzira bwabo bungana, baba mu gihugu cyubahiriza amategeko, aho umuntu yisanzuye, akaba atavutswa ubuzima bwe uko mu gihe ari umwenegihugu, cyangwa se ngo bamugaraguze agati uko bishakiye, haba ku bijyanye n'umutungo cyangwa se ku bijyanye n'ubuzima busanzwe. Habayeho navuga ibitekerezo binyuranye. Bamwe baravuga bati ibintu turabona nta garuriro, ni ukwemera abantu bakipfira bakabyemera uko bimeze. Bati ndetse abantu basigaye bavuga ko umuntu yigira ikigoryi kugira ngo ashobore kubaho muri kiriya gihugu, umuntu akicecekera kugira ngo ashobore gukomeza kubaho. Abandi bakavuga bati nta bundi buryo buriho usibye kuba umuntu yahaguruka agafata intwaro, agafata utubando, bariya abantu akabakuraho, kubera ko ari agatsiko k'amabandi badashobora kuvaho ku bushake, badashobora no kwemera kuba babana n'abandi bantu bazima. Abandi bakavuga bati hari ubundi buryo bushoboka, bati hari ingero zagiye zibaho nko muri za Nepal cyangwa se za Madagascar, aho abasore ba generation Z bashoboye guhangana n'abantu bitwaje intwaro. Ubutegetsi bwari bufite intwaro, bufite ndetse n'indege bwarasaga abo basore, hanyuma ariko bikarangira ubwo butegetsi buvuyeho. Abandi bakavuga bati hari ubundi buryo bushoboka, uburyo bwa boycott, cyangwa se n'uburyo nk'ubwo Gandhi yakoresheje mu Buhinde yirukana abakoloni b'Abongereza. Bakavuga bati ibyo iwacu nabyo birashoboka. Ndatekereza ko ubwo buryo bwose bwavuzwe hejuru bufite ibintu byiza, bukaba bushobora kugira n'inenge. Ngatekereza ko rero tuzashobora kongera kubona umwanya wo kunguranaho ibitekerezo kuri ubwo buryo bwose, hanyuma tukareba yenda igishobora gufasha abanyarwanda, igishobora kudufasha muri ibi bihe turimo, kugira ngo ejo tuzagire igihugu kizima, tuzagire igihugu twese twibonamo, twisangamo.
ndabashimiye rero muri uyu mugoroba abo turi kumwe abo twari kumwe twese tukifuza ko tuzakomeza kungurana ibitekerezo no mu minsi izaza tukaba duhura buri gihe kuwa gatanu kugira ngo turebere hamwe uko impamvu zitera abanyarwanda guhunga zavaho burundu. Murakoze, ndabashimiye, umugoroba mwiza.